Ni mu masaha y'igitondo Berize rero arabyuka maze akitegura kubera ko uyu munsi aba afite ikizami. Kuri we rwose aba yumva ko ariho agiye gukura diporome ye, dore ko nyine aba afite ikizami mu igaraje aba amazemo iminsi ari kwiga ibyo gukanika amamodoka. Aha rero arabyuka n'ubwoba bwinshi maze akabanza agapfukama agatangira gusenga ati Mana urabizi imbaraga byantwaye kugira ngo ngere hano hantu, ndakwinginze rero umpe gutsinda kubera ko urabizi ko ubwoba ngiyewe ni bwose, ndumva rwose bisa nkaho nta n'icyizere nifitiye, ariko byose ni wowe kubimfasha. Ndagira ngo rwose imbaraga zose natakaje ntizize kuba imfabusa uyu munsi. Yakomeje gusenga rero isengesho rirerire rwose, maze asoje yerekeza ku igaraje aho yagombaga kuza gukora ikizami cya nyuma. Aha rero agitunguka abakozi bagenzi be batangiye kumuririmba, dore ko baramukundaga cyane. Niwe mukobwa wenyine wari uri muri iri garaje, kandi yari umukobwa ufite umuhate, umukobwa uzi kubana na bagenzi be, ndetse rwose umukobwa uzi gukora buri kimwe. Baramukundaga, nta muntu n'umwe utaramwishimiraga. Aha rero batangiye kumuririmbira bati Berize, Berize, Berize yari yabaye indirimbo. Bakiri kuvuga ibi rero bosi wabo yahise aza maze ahita amubwira ati Berize, nishimiye rwose kukubona uyu munsi, ndabona kandi ufite akanyamuneza ku maso. Urabizi twese turagukunda kandi turakwishimira, ndetse rwose twifuza kuba twakomeza kubana nawe, ariko nanone ukwiriye kumenya yuko iki aricyo kizami kigiye kwerekana niba uzaguma hano cyangwa se niba utazahaguma. Ikindi kandi iki rwose ni ikizami kiri buguheshe impamyabumenyi yawe uyu munsi. Aha rero Berize ko bamubwiraga ibi ngibi umutima wari uri gukubita, yari afite ubwoba bwinshi cyane. Gusa yabwiye nyine uyu muyobozi ko rwose agomba gukora uko ashoboye kose kubera ko yatakaje imbaraga kandi atifuza ko izo mbaraga zapfa ubusa. Bamweretse imodoka rero maze bosi aramubwira ati iyi modoka urayireba, ubu ngubu ugiye kuyijyamo, hanyuma uyatse ni wowe uza kumenya ikibazo ifite kandi ni nawe uza kuyikora kugeza yongeye kuba nshyashya. Aha rero ndaguha umuntu umwe uri buze kugufasha. Yahise abwira umusore umwe muri aba ati ni wowe uri buzajya umuhereza ibintu byose ari buzajya kwaka. Nyamara abandi bose nabo barabishakaga, bakundaga uyu mukobwa cyane. Bose rero bari kuvuga ati ariko ni njyewe nari kumuhereza, undi nawe ati ni njyewe nari kumuhereza. Bosi wabo yahise abwira Berize ati uramenye ntibaza kukurangaza, abangaba rwose wigire nkaho utari no kubareba, wowe wikorera ibyawe gusa. Uyu muyobozi kandi yahise amubwira ati amahirwe masa mukobwa wanjye. Naho rero abakozi bagenzi be bose baramubwiye bati amahirwe masa, turakwifuriza gutsinda kuko turagukeneye hano kugira ngo ubane natwe, tubereye inshuti nziza. Aha rero yumvise agize imbaraga kubera ukuntu abantu bose bari kumwifuriza gutsinda. Yahise agenda yambara isarubeti maze ahita aza yihuta cyane. Yahise rero atangira akazi. Yatangiye gukanika ya modoka, ari nako nyine uwo bari bamuhaye ari kugenda amuhereza ibikoresho. Byamutwaye isaha n'igice, dore ko bari bamuhaye amasaha 2 gusa, ndetse bamubwiye ko nayarenza ubwo biri bufatwe nk'akazi atagashoboye. Aha rero Berize isaha n'igice irangiye yari ashoje gukora iyi modoka, ariko ntabwo yari yizeye ko byakoze. Yasabye rero uyu musore wamuherezaga kujya muri iyi modoka maze akayatsa bakareba ko yaka. Ahangaha uyu musore yinjiye mu modoka, akiyatsa imodoka yahise yaka. Aba barishimye cyane, maze uyu musore asohoka mu modoka ahobera Berize ati wabikoze, wabigezeho. Naho rero Berize ati ntabwo ushobora kumva ukuntu nishimye, gusa nanone ntacyo ndizera, reka tubanze ahubwo tuyitestinge neza. Bahise bajya mu modoka. Berize niwe wagombaga kuyitwara kugira ngo yumve neza niba imodoka yakoze nta kibazo namba ifite. Gusa nyine aha basize babwiye bagenzi babo ko bagiye kuyitestinga ngo barebe ko nta kibazo. Barayijyanye rero maze barayitwara nyine umwanya munini rwose. Baragarutse basanga barabategereje. Bosi wabo nawe yari hari hano ahagaze ategereje kureba niba ya modoka iza kugaruka igenda. Nyamara yatunguwe no kubona iziri kugenda neza cyane, yarishimye. Abakozi hano bose bahise bakomera mu mashyi Berize wari uri gusohoka mu modoka ibyishimo ari byose ati nabikoze. Bahise rero bamufata batangira kumuhobera umwe ku wundi, ndetse rwose bosi wabo aramubwira ati ndakwishimiye, ntabwo ushobora kubyumva, ni wowe mukobwa wa mbere ubashije kubona diplome hano muri iri garaje, ni nawe mukobwa wa mbere tubashije guha akazi. Ndakunezerewe rero nk'uko bagenzi bawe nabo bakwishimiye,
ibintu byabaye ibirori rero maze abantu batangira nyine guserebura, byari ibyishimo rwose, bakomeje bamuririmba ari nako kandi bakomeza nyine bamukozeho uruziga ubona bamwishimiye cyane. Ku rundi ruhande rero Yannick ni umusore w'umukire cyane, aba ari we rero ari kumwe n'umukunzi we bari gufata ibya mu gitondo. Ahangaha Aline aba ari kubwira Yannick ati sheri rwose ndambiwe no gukora utuntu tw'utuzi duciriritse, uzi kwirirwa ndi kurangira abantu amazu yo kugura, rwose mba numva ntabikunze, cyane cyane ko ntafite n'ibikoresho bihagije. Ubwo rero nifuzaga ko rwose wazampindurira bizinesi, urabizi uri umusore w'umukire abantu bose barakuzi, si byiza rero ko umuntu witegura kuba umugore wawe nazajya nirirwa ntoragura udufaranga duke turi aho ngaho. Ndifuza ko wazankorera nk'iduka ry'imyenda, imyenda ariko myiza, iduka nyine rizajya ryambika nk'abasitari n'abandi bantu bakomeye. Urabyumva ute sheri? Naho rero Yannick ati ndumva ari igitekerezo cyiza, gusa ibyo ni ibintu tugomba kuzavugana twitonze, kandi nyamara ubu ngubu ndi kwihuta cyane, nakererewe, ndabashaka kujya ku kazi, ariko nanone ndashaka kubanza kunyura ku igaraje ryanjye kugira ngo ndebe uko hameze. Naho uyu mukobwa ati garaje? Kuva ryari se ufite igaraje kutigeze ubimbwira? Naho rero Yannick ati nakubeshye, bizinesi zose mfite sinazikubwira ngo nzirangize, hari n'izo nanjye nibuka ari uko bampamagaye, ubwo rero ntukandenganye rwose. Uyu mukobwa ati noneho rero ndumva mfite amatsiko yo kureba iryo garaje, urabyumva ute se ndamutse nguherekeje maze ukajya kunyereka? Yannick ati ndumva atari cyo gihe, ahari twazajyana undi munsi kuko rwose ubu nakererewe. Uyu mukobwa ati hoya mbabarira tujyane. Naho Yannick ati gusa nyine hari kondisiyo, nitugerayo uramenye uze kwitwararika, ntuze kuzana bya bintu byawe usuzugura buri muntu wese ukavuga n'amagambo yose wiboneye. Uyu mukobwa ati ndaza kwitwararika rwose nta kibazo, ahubwo wowe nyemerera gusa tujyane. Yannick yaramubwiye ati ngaho ugira vuba kubera ko nakererewe. Aline yagiye mu cyumba maze ahita yambara utwenda tworoheje, ariko nyine yagiraga imyenda ye yahoraga hano, yahise ashyiramo utwenda maze baba baragiye rero. Bakigera ku igaraje ibintu rwose n'ubundi byari bigishyushye, dore ko hano abakozi bo muri garaje bose bari bakiri kubyinira Berize, mbese ibirori byari byabaye ibirori, bari kumuririmba. Izina rye niryo ryonyine ryumvikanaga muri iri garaje. Yannick rero yarahageze maze ahita yakirwa na wa muyobozi nyine w'igaraje, dore ko uyu nguyu yari umusore biganye, niwe rero yari yahaye ubuyobozi muri iri garaje. Yahise amubaza ati none se hano habaye iki ko numva bari kuririmba ibintu byashyushye? Ati uwo bari kuririmba ninde? Naho rero uyu muyobozi w'igaraje ati hano nyine bari guserebura uriya mukobwa yitwa Berize. Uriya mukobwa rero niwe wa mbere twabashije kwigisha hano muri iri garaje. Uyu munsi rero ni umunsi we wo kuba yafashe diplome ye kuko yabashije gutsinda ikizami. Bagenzi be rero bamwishimiye cyane. Naho Yannick yaramwenyuye ati ariko ndakeka uriya mukobwa ashobora kuba adasanzwe. Urabona ukuntu bagenzi be bamwishimiye cyane, n'ukuntu nawe uri kumuvuga, ashobora kuba ari umukobwa udasanzwe. Naho rero uyu muyobozi atumva ibyo uri kuvuga nibyo rwose, ntabwo asanzwe. Uriya mukobwa agira umuhate, azi kubana na bagenzi be, noneho kandi ni umuhanga mu buryo udashobora kubyumva. Uyu musore Yannick rero yahise abwira uyu muyobozi w'iri garaje ati ahubwo babwire nyine baze bansuhuze. Yahise abahamagara maze bose baza biruka, dore ko rwose Berize ari nawe waje imbere. We yakekaga ko ahari ari umuntu uzanye imodoka yo gukora. Umuyobozi wabo yahise ababwira ati nimuhure na bosi mukuru nyiri iri garaje. Bose rero bahise bamusuhuza, ubona ko nyine baciye bugufi ndetse bamwishimiye cyane. Yannick yahise abwira Berize ati felicitation, numvise ko uyu munsi wabonye diplome yawe, ndakwishimiye rwose, ushobora kuba warakoze akazi k'indashyikirwa. Abakozi bose bari bari inyuma ya Berize bati yego rwose bosi, uyu mukobwa ntabwo asanzwe, ni umukobwa w'umwihariko. Naho rero Aline we yarebanye na Berize maze bagikubitana amaso, ubona ko bose bumiwe, bararebanye habura n'umwe ugira icyo avuga, ariko bigaragara nkaho rwose aba bari basanzwe baziranye. Bakomeje kurebana, bararebana koko. Kano kanya rero Berize yahise atangira gutekereza, yatangiye gutekereza nyine ukuntu yabanaga n'uyu mukobwa. Uyu mukobwa nyine Aline yari mubyara wa Berize. Aha rero uyu mukobwa yagiye kumuzana mu cyaro, amusaba ababyeyi be, ababwira ko mu mujyi ariho honyine yabasha kubona ahantu
henshi yakora akazi, naho ko mu cyaro ari ugucuruza mu isoko gusa. Aha rero yamusabye ababyeyi ndetse n'uyu mwana Berize nawe yashakaga kuza mu mujyi, cyane cyane ko yari azanye n'umuntu azi, umuntu wo mu muryango we. Byari bimushimishije cyane, ariko ikibabaje ni uko ari nakigeza Berize mu mujyi yahise amubwira ko icyo ashinzwe ari ukubakorera akazi ko mu rugo, ndetse akazajya amukorera ibintu byose neza. Iyo rero Berize yageragezaga gushaka akazi, Aline yajyaga kumukura ku kazi amubwira ko amukeneye, akeneye ko aza kumutekera n'ibindi n'ibindi. Bahitaga bamwirukana ku kazi rero, maze nyine akaza n'ubundi agakomeza gupfa ubusa. Kandi nyamara nubwo yakoraga imirimo yo mu rugo ya Berize, yakoraga imirimo yo mu rugo kwa Aline ntabwo yajyaga amwishyura, ntabwo yajyaga amugurira amavuta, nta kintu na kimwe yajyaga amukorera. Umunsi umwe rero Aline yagiye kumukura mu kazi yari yibereyemo, aho yakoraga muri resto. Aha rero yamujyanye nabi cyane, amugejeje mu rugo. Berize yaramubajije ati none se kubera icyo unzanye washakaga ko ngukorera iki? Aline yahise amubwira ati umukunzi wanjye araza kuza kunsura kandi nkeneye yuko uri bumutekere, yambwiye ko akeneye ibyo kurya. Uyu mukobwa rero Berize yahise amubwira ati ariko si bwo koko icyo nicyo gitumye unkura ku kazi, bakaba bagiye kunyirukana? Ibyo kurya wari kugura no muri resto, ikindi kandi muri frigo yacu hari harimo ibyo kurya bitandukanye. Naho rero Aline atariko yashakaga ibyo kurya byatekeweho. Aha rero byababaje cyane Berize, naho Aline yahise amubwira ati noneho uzi n'ikindi, niba udakeneye kubikora, icyiza ni uko wamvira mu rugo ukagenda. Nyamara Berize nawe yaramaze kurambirwa imirimo uyu mukobwa amukoresha n'ukuntu adatuma hari ikintu na kimwe yageraho. Aha rero yahise amubwira ati urakoze cyane rwose kuba unyirukanye, ni byiza cyane, none reka nkuvire aha ngaha. Nibwo rero yahise nyine afata igikapu cye, ariko ntabwo yari afite ahantu ho kuba. Niko yagiye gusaba akazi muri rya garaje, asaba nyine ko bamwigisha. Byasaga nkaho yasabaga stage kuko nta kintu na kimwe yari azi. Gusa nanone umuyobozi w'iri garaje yamubajije nyine aho aba, nyamara Berize ntabwo yari afite aho aba. Yaramubwiye ati nta kibazo, niyo nakora mu igaraje ryawe nkajya nkora buri kimwe cyose, maze ukandeka nkirarira mu modoka imwe muri izi ngizi baba bari bukore, nzajya nzinduka kare cyane, ntabwo nzaguteza ibibazo, nta n'umuntu uzamenya ko mparara. Uyu muyobozi yabonye uyu mukobwa mwiza rwose ariko ufite ubushake bwo gukora, maze amuha amafaranga, aramubwira ati genda ushake icyo kurya ubundi ugaruke uze utangire kwiga. Gusa ikintu kimwe ugomba kumenya ni uko hano nta munyantege nkeya uhakora. Berize yahise amubwira ati ntundebe ko ndi umukobwa, ntabwo ndi umunyantege nke, kuko rwose ndi umugabo wituriye mu mubiri w'umugore, ntugire ikibazo nzabikora neza cyane. Uyu rero mu boss yahise aseka, ukuri uyu mukobwa yaramubwiye ngo ni umugabo wituriye mu mubiri w'umugore. Aha nyine niko byatangiye amuha gukora stage muri iri garaje. Ibi byose kano kanya Berize yari ari kubyibuka, ari kwitegereza Aline, ari kumureba rwose, ubona nawe kandi ababajwe no kongera kumubona kuko ntiyifuzaga kuzongera kumubona ukundi. Naho rero ku ruhande rwa Aline we yari ari kureba uyu mukobwa, ubona yamusuzuguye. Yatangiye kuvuga amagambo mabi ati ndatangaye, ati ubundi ni gute umuntu w'umukobwa aza gukora akazi ko mu igaraje, akaza akajya yirirwa aryamye munsi y'imodoka. Naho rero Yannick yahise amubwira ati ariko sinzi impamvu uri gupfobya kano kazi, wabonye ukuntu aba bakozi bose bari gusingiza uyu mukobwa, bishatse kuvuga ko uyu mukobwa ari umukozi w'indashyikirwa. Yannick we yari ari kubwira amagambo meza rwose Berize, ari kumukomeza ati ni ukuri wantunguye, ariko komereza aho ngaho, kuko ndebye uko bagenzi bawe bagufata biranyereka icyo ushoboye gukora. Kuraje rwose, ntuzacike intege kubera ko ndakwishimiye cyane. Aha nyine Berize we yari ari kumwenyura kuko yari ari kumva amagambo menshi meza kuruta ayari ari kuva mu kanwa ka Aline. Aline rero yahise yongera aca mu ijambo umukunzi we, maze aramubwiye ati impamvu bari kumwishimira nuko ari umukobwa nyine woroshye, buriya wabona ari umugore w'aba bagabo bose. Nyamara ba basore batangiye kureba uyu mukobwa bamureba cyane ndetse batunguwe, bati rwose we mubeshyera, ntabwo ari uko nguko Berize ameze, ubu uri kuvuga si Berize. Batangiye nyine kureba uyu mukobwa bakabona ko wagira ngo hari ikitagenda. Berize rero nawe yahise atangira kubwira Aline ati ndakeka abakobwa boroshye kuba wabashyira mu buriri ntabwo bakora mu igaraje.
nta nubwo bakora akazi gakomeye, ahubwo nyine bitwaza ubwiza bwabo n'ibyo bashoboye maze bakajya barya amafaranga y'abagabo badakora. Abo bakobwa bo rwose nta kintu na kimwe bashobora guhereza amaboko yabo kubera ko batekereza ko ubwiza bwabo aribwo buzabatunga. Aho rero wibeshye cyane. Ntabwo umukobwa utekereza ko yatungwa n'amafaranga y'abandi bantu ashobora kuza gukora hano mu igaraje. Hano haza gukora abakobwa bafite imitima ikomeye kandi batekereza yuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Aha rero uko yari ari kuvuga ibi niko Yannick yari ari kuzunguza umutwe mu kimenyetso cyo kwerekana ko rwose ashyigikiye uyu mukobwa ndetse ko ibyo ari kuvuga ari ibya nyabyo. N'abandi bose bari bari hano bari bari kwishimira ukuntu uyu mukobwa ari gusubiza. Ibi rero byababaje cyane Aline kuko yabonaga ko fiyanse we ari ku ruhande rw'uyu mukobwa Belise ndetse ko amushyigikiye mu bintu byose ari kuvuga. Bosi rero w'iri garaje yahise abwira Yannick ati tugize imana rero bosi, tugize imana muraje, dore umufotogarafe ari kudufotora yaraje. Uyu munsi twari tugiye guha nyine diplome uyu mukobwa w'indashyikirwa. Kuba rero muhageze ni ibyishimo cyane, turifuza ko mwaza tugafatana ifoto, ikindi kandi mukaba ari namwe muza kumushyikiriza iyi diplome. Ndakeka byaza kuba bifite igisobanuro kurenza uko twari kubigenza. Naho rero Yannick yahise avuga ati n'ibyishimo kuri njyewe ndetse n'icyubahiro kuri njyewe kuba rwose namushyikiriza diplome ye, ndahari cyane nta kibazo. Ubwo rero bateye intambwe kugira ngo nyine bajye ahantu heza hitaruye maze bajye kwifotoza. Nyamara uko Yannick yafataga ikiganza Aline kugira ngo aze nyine nawe bifotoze bose, Aline we ntabwo yashakaga gutera intambwe, yagumye ahagaze ku modoka maze abandi barigendera barifotoza, baraserebura, barishima. Ndetse uyu musore Yannick aha nyine Belise diplome ye byari ibyishimo bidasanzwe, byari ibintu bishimishije ku buryo nyine abahabo rwose wabonaga bisa nkaho uyu munsi uza kuba ari umunsi w'ikirori. Ibi rero byose byararangiye maze Yannick ndetse nyine na Aline bajya mu modoka barataha. Gusa babaye bakigera mu rugo igihe nyine Yannick yari agiye ku kazi, Aline we yahise afata imodoka maze arongera agaruka muri iri garaje. Yaraje maze ahamagara nyine Belise aramwihererana, yaramubwiye ati umva wa mukobwa we, sinzi ikikugenza, gusa uzibeshya ubwire umugabo wanjye ibyanjye, tuzabonana, uzagira na kimwe umubwira ku byerekeranye n'umuryango wanjye, uzambona. Naho rero Belise yahise amubwira turakeka se iby'ubuzima bwawe bindeba? Nta nubwo rwose binshishikaje, icyo nishakira ni ukwibonera amafaranga n'ubuzima bwanjye kandi bugakomeza bugatera imbere. Naho ubundi rwose ibyawe ntibindeba kandi nta n'icyo bimbwiye. Ubwo rero ahubwo icyaba cyiza ni uko utazagaruka kuri kano kazi kanjye kumbangamira, kubera ko naragusize nakuretse nkureba kuko ntifuzaga rwose ko waguma mu buzima bwanjye, ndetse n'ubu ndababaye kuba nongeye kukubona. Ntabwo nifuzaga kuzongera kugukubita amaso ukundi. Icyiza rero ni uko n'ubundi wakomeza gukora nk'aho njye nawe tutaziranye kandi tutigeze tumenyana, kuko ni nako bimeze. Aha rero Belise yaratashye. Aha rero Aline yaratashye, ariko atahangayitse kuko yumvaga ko uyu mukobwa ashobora kuzavuga ibyo muhahise he maze bikaba byaba bibi, kuko hari ibintu byinshi cyane yari yarabeshye Yannick atanifuzaga ko yamenya. Nyamara Belise we rwose ibyo ntabwo byari bimushishikaje. Ku mugoroba yaratashye, ageze muri karitsiye yasanze inshuti ze, abaturanyi bose bamutegereje kugira ngo bamubaze uko byagenze. Bahise batangira kumubaza bati tubwire rero byagenze bite? Nawe ati ubu tuvugana diplome nayibonye ndetse rwose n'akazi nagahawe mu igaraje, ngiye gutangira gukora nk'abandi bakozi bose. Baramwishimiye, baramuhobera maze bahita bamubwira bati nyuma yo kubona diplome harakurikiraho iki? Nawe ati ni ikirori. Yahise ababwira rero ati nabaguriye nyine utwindazi kugira ngo tuba ari two dukoresha duserebura kuko ari two nari nshoboye. Batitaye ko hari harimo n'abasore ndetse n'abamama, bose baramubwiye bati nta kibazo rwose, zana duserebure. Yakoze mu isakoshi maze adukuramo, batangira kudusangira. Byari ibyishimo. Batangiye kumubwira bati ahubwo reka tujye gushaka n'amazi tunywe kugira ngo bitaza kutuniga. Wabonaga banezerewe. Aka kantu yari abazaniye kari kabashimishije cyane. Mbese yari akunzwe ahantu hose, haba ku kazi akora, haba mu baturanyi. Abantu bose babaga bamwishimiye. Yari umukobwa uzi kubana kandi ugira umutima mwiza cyane.
Umunsi rero wakurikiye, Yannick yagarutse hano muri iri garaje ariko ari wenyine. Aha yari arasanga wa muyobozi w'iri garaje muri biro. Yatangiye kumubwira ati ariko mbabarira umbwire, uriya mukobwa udasanzwe ni muntu ki? Ahangaha kandi n'ubundi yari ari kurebera mu idirishya, ari kureba aho bari bari gukora, ari kureba ukuntu uyu mukobwa yakubaye ari gukora cyane rwose. Naho rero uyu muyobozi w'iri garaje yahise amubwira ati uriya mukobwa rero ureba rwose nakubwira ko ari umukobwa udasanzwe, kandi koko ntabwo asanzwe. Uriya mukobwa nanjye yaranyobeye, narabikubwiye niwe mukobwa wa mbere twinjije muri iri garaje. Impamvu nawe namwemeye ni ukubera ibintu yambwiye ku munsi wa mbere, kandi nanone ibyo yanyeretse byanyerekaga yuko ngomba kumugumana, kuko ni umukobwa ukorana imbaraga, ni umukobwa w'umunyabwenge. Mbese sinzi uko namukubwira, gusa umva ko ari umukobwa udasanzwe rwose habe na gatoya. Aha rero Yannick yari ari gukomeza akamwitegereza, akajya yongera agakuraho akarido agakomeza amureba. Mu kanya gato rero Yannick yabwiye uyu muyobozi w'iri garaje ati ariko rero nkurikije ukuntu muvuga wagira ngo ahari ushobora kuba umwiyumvamo cyangwa hari ikintu hagati yanyu. Uyu muyobozi w'igaraje yahise amubwira ati ariko se ibyo bintu ni wowe wabimbwira koko? Ntubizi ko mfite umugore n'abana? Nta kintu na kimwe kiri hagati yacu, kubera ko njyewe nyine mfite umugore. Gusa nanone mba numva rwose uriya mukobwa mwishimiye nk'aho yaba ari mushiki wanjye. Noneho kugira ngo nkumvishe ukuntu uriya mukobwa ari umwana mwiza, n'umugore wanjye aramuzi. Bajya baza hano ku igaraje bazanye n'abana, ariko igitangaje iyo bazanye abana ntibongera kutwikoza, nanjye ubwanjye ntibansuhuza, bajya kwikinira na Berize. Agira umutima mwiza kandi azi kubana na buri wese, baba ari abantu bakuru baba ari abana. Mbese uriya mukobwa ntakubeshye, nanjye rwose ajya ntangaza. Aha rero ahubwo uyu muyobozi w'igaraje yahise abaza Yannick ati ahubwo wowe mbabarira umbwire, nkurikije ukuntu uri kumureba, ndakuzi ntabwo ujya ureba umuntu kabiri ngo umurebe wongere umurebe wongere umurebe ukomeze umubazaho ibibazo. Nkurikije ibibazo uri kumbaza n'ukuntu uri kumureba, ahubwo wowe wagira ngo hari ukuntu uri kwiyumva. Yannick yahise amwenyura ati uko naba ndi kwiyumva kose ntabwo bikureba. Bose barasetse dore ko bari n'inshuti nyine, bari basanzwe baziranye. Aha yahise ashyiramo rinete ze maze abwira nyine uyu musore w'inshuti ye ati reka ngende, gusa nyine urakoze ku bw'amakuru mpaye. Agiye kugenda rero yaragiye abanza guhamagara Berize, maze aramubwira ati Berize, hanyuma rero rwose nishimiye akazi kawe, ni ukuri ndagira ngo nkubwire ngo komeza ushyiremo imbaraga. Narinje kugusezera kubera ko nari ngiye kugenda, ariko ndakeka tuzongera kubonana kandi bitari kera. Aha rero Berize yasigaye ari kwibaza icyo uyu muyobozi ashatse kuvuga, ariko nanone ntiyabitindaho. Yahise yongera yigira mu kazi, akomeza kwikorera nyine nk'ibisanzwe. Undi munsi rero Aline yarongeye agaruka muri iri garaje, yarongeye ahagarara ahantu ku ruhande, maze atangira guhamagara Berize. Berize yaramubonye maze aza kumwitaba, yaramubajije tugarutse gukora iki hano kandi? Naho Aline ati ndifuza yuko wava hano muri iri garaje, singushaka hano. Naho Berize ati gute se nava muri iri garaje ngo nuko ntabyo ushaka? Hano kuba mpari narabikoreye, ubwo rero sinahava uko mbonye, ahubwo wowe uzarekere kuhaza kugira ngo urekere aho kumbona. Aline yaramubwiye ati ntabwo byashoboka, kuko mu gihe kitarambiranye nzakora ubukwe na Yannick. Ubwo rero nitumara gukora ubukwe nzaba mfite uburenganzira bwo kwinjira muri business ze zose. Birumvikana ko hano rero naho nzajya mpaza kenshi, kandi sinifuza rwose kuzongera gukubitana amaso nawe, kuko iyo nkubonye mba numva nteye iseseme. Berize yahise amubwira ati niba ari uko bimeze rero ukwiriye kwiga kubana nanjye ndetse no kunyihanganira, kuko uzambona buri munsi. Kuba utanshaka hano ntabwo bisobanuye ko rwose nshobora kuhava, kuhagera byarangoye. Ubwo rero ntabwo wahamvana uko wiboneye kose, ahubwo azaba ari wowe ushaka uko ubigenza, kuko ngiye nta gahunda yo kuhava mfite. Yahise amusiga hano ahagaze maze arigendera. Naho rero Aline yahise yinjira muri biro y'umuyobozi, maze ahita amubwira ati ndakeka warambonye, njyewe ndi fiance wa Yannick, ndetse turitegura gukora ubukwe mu minsi mikeya. Hanyuma rero ndifuza kugusaba serivisi. Ni amafaranga angahe byasaba kugira ngo wirukane uriya mukobwa? Uyu muyobozi rero w'iri garaje yahise amubaza ati uravuga se Berize, nirukana umukobwa wanjye nabashije kwigisha maze akabimenya, umukobwa wenyine rukumbi ukora muri iri garaje? Kubera iki se namwirukana?
kandi ari umukobwa ushoboye, ndetse na Yannick ubwe yarabyishimiye kuba uriya mukobwa akora hano. Naho rero Aline ati ibyo rero nibyo ntashaka habe na gatoya, uriya mukobwa simukeneye hano, sinshaka kuzongera kumubona, hanyuma rero ndashaka kumwirukana, ahubwo mbwira ni amafaranga angahe ukeneye. Uyu muyobozi w'igaraje yahise amubwira ati nta mafaranga namwe nkeneye, kuko uriya ni umukozi wanjye mwiza kandi nkeneye, ni umukozi nishimira ndetse na bagenzi be bishimira, nta kintu na kimwe rero cyatuma mwirukana. Ndabizi ko kubona akazi hano byamugoye cyane kandi nanjye nabishyizemo imbaraga, ntabwo rero imbaraga zanjye zapfa ubusa, nta kintu rwose nabasha kugufasha. Aline ati wanze kumfasha, uzi uwo ndi we ariko? Naho uyu muyobozi w'igaraje ati wintera ubwoba, ibyo nakubwiye nabikubwiye, nta mpamvu n'imwe mfite yo kwirukana umukozi wanjye kandi akora neza. Aha rero Aline yasohotse hano umujinya ari wose ko abantu bose bamuciye amazi, ntawe uri kubasha kumukemurira ikibazo kubera ko atifuza uyu mukobwa hano, nyamara akabona abantu bose baramushyigikiye. Aha kandi umuyobozi w'igaraje yari yamubwiye ati niba wifuza ko rwose yirukanwa hano, nta kibazo uzabivugane n'umugabo wawe, we naza akamwirukana nta kibazo, ntacyo nzarenzaho, ariko njye sinakwirukana umuntu udafite ikibazo. Uyu muyobozi w'iri garaje rero yahamagaye Belize maze aramubaza ati mbwira wa mukobwa wazanye na bosi wa hano muraziranye? Naho rero uyu mukobwa yahise amubwira ati oya ntabwo muzi, nta muntu n'umwe nyine yifuzaga kubwira yuko baziranye. Naho rero uyu muyobozi w'igaraje yahise amubaza ati none kubera iki yifuza yuko tukwirukana? Uyu mukobwa yahise amubaza ati none se bosi mugiye kunyirukana? Naho rero uyu muyobozi w'igaraje ati hoya njyewe se urumva nakwirukana kubera ko yabisabye, ahubwo nyine ndi kwibaza impamvu akwanga bigeze aha, atakwifuriza icyiza ndetse yifuza kukwirukanisha ku kazi. Aha rero Belize yahise amubwira ati nanjye rwose ntabwo nzi impamvu, gusa murakoze kuba mutagiye kunyirukana. Umuyobozi yahise amubwira ati igendere isubirire mu kazi kandi humura, komeza ukore neza rwose, nta kibazo na kimwe njyewe dufitanye. Nyuma y'iminsi mike rero Yannick aba yicaye muri salo, maze yajya kubona akabona bamwoherereje amafoto. Yasanze rero ari ya mafoto bifotoje wa munsi. Ahangaha umuyobozi wa rya garaje yari ari kumubwira ati turifuza ko wahitamo ifoto imwe nziza kurusha izindi twese turiho, maze tukazayigira nini tukayimanika hano nyine mu igaraje, abantu bose bakazajya baza bakayireba. Ahangaha Yannick yatangiye kureba aya mafoto, maze yajya agera ahari Belize akazuminga cyane akamwegereza. Yakomeje kuyareba ari no guseka rwose avuga ati iyi ngiyi ndabona ari nziza, ariko mu by'ukuri yazumingaga Belize wenyine akaba ari we areba. Yakomeje kureba aya mafoto, maze mu kanya gatoya Aline yaraje abona sheri we ari guseka arishimye ari muri telefone. Yahise amubaza ati sheri uri kureba iki se? Naho Yannick atumva bamaze kunyohereza amafoto, bari bambwiye ngo mpitemo imwe bashobora kuzagira nini maze bakayimanika hariya mu igaraje, mbabarira umfashe guhitamo, gusa aya mafoto ni meza cyane. Aline agikubita amaso muri aya mafoto akibona Belize yahise yumva umujinya umwishe, maze ahita yijima. Yahise amubaza ati none se urashaka ifoto nawe uriho? Naho rero Yannick ati cyane, kubera ko ninjye muyobozi mukuru wa ririya garaje. Aha rero kubera ukuntu Aline yari afushye, yahise abwira sheri we ati nta kibazo uhitemo iyo ushaka, n'ubundi zose ni nziza, ahubwo ndashaka ko twiganirira kuri ya business yanjye. Aha rero uyu musore yahise amubwira ati reka mbanze mpitemo ifoto, ndabona iyi ngiyi yaba ari nziza cyane. Ubwo yamwerekaga ifoto yari yegeranye na Belize, aho Belize yari ari guseka. Uyu mukobwa utarashakaga rwose kugira icyo abimubwiraho yaramubwiye ati nakubwiye ngo hitamo iyo ushaka nta kibazo, ariko reke twivugire kuri sije yanjye. Aha rero baricaye, maze Yannick aramubwira ati nta kibazo, noneho mfite umwanya wambwira noneho maze ukambwira ibyo wifuza. Uyu mukobwa yaramubwiye ati ndifuza yuko wazampa 500,000 maze ngatangira gucuruza imyenda, nkajya nambika abantu nyine bagiye bakomeye. Aha rero Yannick yahise amubwira ati nta kibazo kirimo, gusa nyine iyo umuntu ampaye igitekerezo gutyo ntabwo mpita numva uko abitekereza, nta nubwo mpita numvaho ibintu byinshi. Ndifuza rero kuzanyandikira business plan ubundi ukayimpa, aho ngaho nzabasha gusobanukirwa neza. Naho rero uyu mukobwa yahise amureba ati sheri wibagiwe ko ari njyewe ndi kugusaba ibintu, ndi umukunzi wawe, wabyibagiwe?
gutari ngombwa se ko nkora business plan kugira ngo ubashe kumpa amafaranga kandi bisa nkaho ndi umugore wawe. Yannick yahise amubwira ati yego rwose nibyo uri umugore wanjye, ariko ibyo ngibyo ntaho bihuriye na business. Niyo yaba ari mama wanjye cyangwa papa wanjye unyatse amafaranga, agomba kunyereka business plan nkamenya uko ayo mafaranga azunguka, nkamenya ndetse buri kimwe cyose cyerekeye kuri iyi business. Ikindi kandi bimpa ibitekerezo bitandukanye iyo ndi gusoma business plan y'umuntu, maze nkabasha gusobanukirwa kurushaho, kuko ubu kubimbwira gutyo gusa ntabwo ndi gusobanukirwa. Noneho kugira ngo nkwereke ukuntu ibyo bintu rwose ari iby'umumaro kuri njyewe, buriya n'uriya muyobozi wa ririya garaje nakweretse tujya kuritangira niwe wazanye igitekerezo, yarabitekereje maze arabimbwira. Namusabye rero ko yagenda akankorera business plan, ubundi nkaba nazana amafaranga tugatangira tugakora, kuko yari afite igitekerezo gusa ariko nta mafaranga afite. Ubwo kandi amaze kunkorera business plan ayimpaye, narayisomye maze ntangira gusobanukirwa buri kimwe cyose, ndetse ntangira kumva rwose ndi kugenda mba interese kuri uyu mushinga. Byatumye mpita nywushoramo, maze nyine dukora ririya garaje wabonye. Hari n'iyindi mishinga myinshi cyane nagiye mpabwa n'abantu twiganye, umuntu akambwira umushinga ariko nkumva sinkumva, nkamusaba ko yanyandikira business plan. Iyo yamaraga kuyikora narayisomaga maze nkabyumva cyane, nkamenya niba ngomba gushora muri uwo mushinga cyangwa ntagomba kuwushoramo. Ubwo rero njyewe ibintu byerekeranye na business bitandukanye cyane n'amarangamutima yanjye. Niyo mpamvu nawe ugomba nyine kwandika umushinga maze ukawumpa wanditse. None urumva nafata igice cya miliyari nkakiguhereza gutya gusa, ntazi ngo kigiye gukora iki, kizunguka gute, nta kintu na kimwe mbashije kumenya? Ntabwo ibyo bintu rwose byashoboka. Aline rero yakomeje kwitonganya ati njyewe simbyumva ukuntu wifata ukabwira umukunzi wawe ngo najya kugukorera business plan, ntabwo mbyumva rwose. Naho rero Yannick ati ibyo nta kintu na kimwe byahinduraho, nuko bimeze. Iyo ari business ni business, nta marangamutima njye nzana muri business, ndetse muri business njye nawe ntabwo tuziranye, nuko bigomba kugenda. Aha rero uyu mukobwa yahise ahaguruka yivumbuye cyane, maze agenda yizunguza ati si business plan ashaka, ndaje rwose nzayimukorera. Ku rundi ruhande rero Yannick yasubiye mu igaraje nanone, gusa yumvaga yifuza kureba Berize ndetse yifuzaga kumuganiriza, yumvaga afite ibibazo byinshi byo kumubaza. Uyu munsi akigerayo Berize yahise yiruka ati boss, noneho se kandi habaye iki? Imodoka yawe yagize ikihe kibazo? Naho rero Yannick ati nta kibazo na kimwe gihari, narinje hano gusa ariko ntabwo rwose narinje gukoresha imodoka. Naho rero Berize ati boss usanze amaze gusohoka, ntawe uri hano mu igaraje? Yannick ati nta kibazo, n'ubundi narinje kuganira nawe, mbabara ndakwinginze mfite amatsiko, hari ibibazo bike nshaka kukubaza mu minota mike ishoboka. Berize rero amubwira ati nta kibazo rwose mwambaza. Yannick yaramubwiye ati ikibazo cya mbere mfite, ndifuza kumenya impamvu umukobwa mwiza nkawe wafashe umwanzuro wo kuza gukora muri iri garaje. Icya kabiri, ndashaka kumenya ukuntu wabashije kwitwara kandi uri ahantu haba abahungu gusa, nta wundi mukobwa n'umwe uhari. Ndifuza kumenya ukuntu wabashije kubyitwaramo neza kugeza ubonye diplome yawe ndetse ukubaka igikundiro kingana nk'icyo ufite hano. Berize rero amubwira ati impamvu nyine nabashije kumenya uko nitwara hano nuko hano ntabwo tumeze nk'abakozi, ahubwo tumeze nk'umuryango, turumvikana kandi turafashanya. Naho rero ibyerekeranye no kumbwira ngo umukobwa mwiza nkanjye ngo ni gute naje gukora mu igaraje, sinzi impamvu abagabo murebera kuri forume z'abakobwa uko bateye maze mukumva ahari hari imirimo imwe n'imwe batagomba gukora. Njyewe rero ntabwo ari uko mbyumva, numva yuko umukobwa akwiriye gukora ikintu icyo ari cyo cyose gipfa kuba cyamuha amafaranga. Ntabwo rwose numva yuko imiterere, ubwiza n'uko umukobwa asa bikwiriye kuba ari byo byerekana akazi yakora n'ako atakora. Bishatse kuvuga se ko utuzi dukomeye tugomba gukorwa n'abakobwa babi? Ntabwo ariko bimeze, ahubwo nyine buri kazi kose kagomba gukorwa n'umukobwa bikurikije imbaraga afite. Uyu musore Yannick rero amubwira ati ibyo uvuze rwose nibyo, ntabwo nakabaye nakubajije iki kibazo gutyo, nuko nyine niko twabaye abasore. Iyo turebye abakobwa buri gihe tuhita tubarebera ku bwiza bw'inyuma, ku bigaragara. Niyo mpamvu ari byo nari mpereyeho nkubaza icyo kibazo. Gusa nanone uri umukobwa utangaje rwose, kandi nanone nkurikije n'ukuntu uri kunsubiza n'ukuntu uganira,
biranyereka impamvu wabashije kuba muri rino garaje ubana n'abahungu gusa kandi bikarangira bakwiyumvamo ndetse bagukunda cyane, batagufata nk'umuntu ubavunisha ahubwo bagufata nk'umuntu ubafasha kandi rwose ubakorera byinshi nabo batabasha kwikorera. Bakomeje kuganira rero, hashize umwanya mutoya Yannick yasezeye uyu mukobwa maze amubwira ko atari ngombwa ko ari bubwire wa muyobozi w'igaraje ko yageze hano, kubera ko n'ubundi ari we yari aje kureba, hari ibibazo byinshi yifuzaga kumubaza none akaba abiboneye ibisubizo. Yannick rero ari mu modoka agenda, yagendaga atekereza ukuntu uyu mukobwa yamusubizaga, yatekerezaga ukuntu uyu mukobwa azi ubwenge, maze agatangira kandi kumugereranya na Aline. Aline rwose wagira ngo ubwenge bwe arabwicarira, kuko ntabwo yajyaga atekereza habe na gato, wagira ngo umutwe we wari uwo gusokuza gusa, gutekereza ntabwo yabikozwaga. Yari umukobwa w'umuswa ku buryo n'iyo yavugaga gusa akibumbura umunwa wahitaga wumva ko ari ingunguru irimo ubusa neza neza. Aha rero Yannick yari ari kugenda agereranya aba bakobwa babiri, ari gutekereza ku bisubizo bajya bamuha ku bibazo aba yabajije. Aha ngaha yatekerezaga kuri Belize maze agatangazwa n'ubuhanga bw'uyu mukobwa, kandi bavugaga ko atigeze yiga ngo arangize secondaire, ariko nyamara iyo yagusubizaga wumvaga uri gusubizwa n'umuntu w'umunyabwenge cyane. Nyamara Aline yari umukobwa wize akiga za kaminuza zihambaye, ariko nyamara iyo yavugaga wahitaga wumva nta kirimo rwose habe na gitoya. Nyamara ku rundi ruhande nta munsi n'umwe wahitaga Yannick adahamagaye wa musore w'inshuti ye ngo amubaze uko Belize ameze, ndetse amumubazeho n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Aha rero uyu musore w'inshuti ya Yannick yatangiye gutekereza ko Yannick ashobora kuba hari ukuntu ari kwiyumvamo uyu mukobwa, ndetse ibimenyetso byinshi byari kumwereka ko ibyo ari gutekereza ari ibya nyabyo rwose. Umunsi umwe rero uyu musore yasanze Belize aho yari ahagaze mu igaraje, maze ahita amubwira ati Belize, hari ikintu nshaka kukubwira. Ikintu nabonye cyo bosi aragukunda, kubera yuko ndamuzi cyane Yannick, twabanye imyaka myinshi, ariko mu buzima bwe ntabwo ajya areba umukobwa rimwe ngo amurebe kabiri cyangwa amwibazaho ibibazo byinshi nk'ibyo akwibazaho. Ukuntu rero buri gihe aba akeneye kumenya amakuru yawe, aba akeneye kumenya ibikwerekeye, mbese buri munsi aba afite ibibazo byo kubaza ku byerekeranye n'ubuzima bwawe. Ikigaragara cyo ndakubwiza ukuri ko Yannick ashobora kuba ari kukwiyumvamo, Yannick ashobora kuba ari kugukunda. Nyamara bari kubwira ibi ngibi Belize wabonaga yumiwe, yari ari kubira ibyunzwe, ubona byamurenze, ibyunzwe biri kumanuka ahantu hose, ubwoba bwamwishe, kuko ntiyumvaga ukuntu umusore w'ibogari nka Yannick yari ibogari, yari wa musore uhita ahantu abantu bose bagahindukira. Nyamara nubwo nyine Belize nawe yari ari kwiminimiza, ariko nawe yari umukobwa w'icyuki, umukobwa mwiza uteye neza, umukobwa mwiza uhita abantu bose bagahindukira. Nuko nyine yabaga yambaye ibintu bibi, yabaga yambaye ibikanzu utamenya ubwoko bwabyo, ndetse rwose atari n'umukobwa nyine uzi kwiyitaho kuko nta mafaranga yagiraga, ariko yari mwiza mu buryo bugaragara. Aha rero yari kwibaza ukuntu umusore nk'uwo yiboneye yaba atangiye kumwiyumvamo, noneho agaterwa ubwoba cyane nuko ari fiyanse wa mubyara we. Yari azi amahane ya mubyara we, azi ubugome bwe, yumvaga ibi bintu maze akumva noneho ahari bisa nkaho ari hafi kwipfira, kuko yumvaga ibi bintu biramutse bigeze mu matwi ya Aline yararamwishe neza akamukura ku isi. Aha rero nicyo cyari cyamuteye ubwoba bwinshi, yari ari kwibaza ku bintu byinshi cyarimwe, kandi rwose nta gisubizo yari abifitiye. Nta jambo na rimwe rero yigeze abasha gusubiza uyu muyobozi, ahubwo nyine wabonaga rwose ari gutitira. Umuyobozi wese yigendera ati nagira ngo mbikubwire maze ubimenye, umenye uko witwara, gusa ibyo nkubwiye byo rwose nawe uzaba wimbwira, Yannick aragukunda kandi cyane. Ku rundi ruhande rero Aline yatangiye kubona ukuntu Yannick asigaye ahora areba ya mafoto ya wa mukobwa, nubwo yari kumwe n'abandi, ariko rwose yarayarebaga maze ukabona ibyishimo byamurenze, ndetse agakomeza yareba ukabona bisa nkaho nta kintu na kimwe kindi akiri gutekereza uretse uyu mukobwa. Aha rero Aline yatangiye kurakara, ndetse atangira kubona ko ibintu bishobora kuzamubana bibi kurushaho. Yafashe umwanzuro ugayitse rero wo kwikiza uyu mukobwa Belize maze akamukura mu nzira, kuko yatekerezaga yuko niyo batakundana n'umusheri we ariko yazamubwiza ukuri buri kintu cyose. Belize yamubeshye
kandi ntiyifuzaga gutakaza Yannick habe na gatoya. Umugoroba umwe rero yaragiye maze nyine aparika hafi y'aho uyu mukobwa yanyuraga ari gutaha. Yari amutegereje kugira ngo naza guhita aze guhita amugonga n'imodoka. Ku bw'amahirwe rero Berize yitahaniye n'umusore umwe mu bo bakoranaga mu igaraje, dore ko bose babaga ari inshuti ze, bari bafatanye ku rutugu bari kugenda batera story bavugana nyine ku byerekeranye n'akazi, ubona story zashyushye bari guseka. Sinzi ukuntu rero uyu musore yagiye kumva yumva imodoka iri guhinda, yarahindukiye abona neza yari ibagezeho, yahise akurura Berize maze bahita bagwa hirya ahantu hari umucanga, bityo rero ntabwo iyi modoka yigeze ibakozaho n'ipine. Aha rero ubwo bari bari kwigaragura mu micanga, ubwoba bwabishe, ubona ko rwose bose bari guhinda imishyitsi kuko bumvaga iyi modoka umuntu wari ubagonze yarabagonze abishaka. Uyu musore yahise akurikiza amaso iyi modoka maze arebeye muri retroviseur ahita abona yuko ari wa mukobwa utwaye iyi modoka, nubwo rwose yari amaze kwigira hirya ho gatoya ariko yaramurebye ahita amenya isura ye. Aha rero yahise abwira Berize ati uzi ikintu gitangaje se, uriya mukobwa uri muri iriya modoka ni wa wundi wazanye na nyiri garaje wa munsi, ni wa wundi bari bari kumwe. Ndi kwibaza impamvu ashobora kuba ashaka kutugonga. Aha rero Berize we yahise yumva neza cyane ko ari Aline, ndetse noneho ubwoba bwamwishe kurusha. Yibajije impamvu Aline ashaka kumukura ku isi kandi nyamara yarumvaga nta kibazo gikomeye bafitanye. Ahangaha noneho Berize yahise yumva ko ibintu bikaze kurusha, nyamara Aline we wari uparitse gatoya yari ari kubarebera nawe muri retroviseur ye, nyine ari kubareba aho bari bari kwigaragura, ari kuvuga ati gusa uyu munsi noneho ndaguhombye, ntabwo nguhamije neza, ariko ubutaha ntugire ngo nzaguhomba, nzakugonga, nzaguca hejuru, ubutaha nzahita nkwica, kubera yuko ntabwo nakwemera ko hari umuntu wegera umugabo wanjye, ntabwo nakwemera ko hari umuntu udutandukanya. Uriya ni umugabo wanjye, nta wundi muntu n'umwe tugomba kumufatanya. Yahise yatsa imodoka arihuta, yatekerezaga ko batamubonye kuko nyine hari mu kagoroba, ariko nyamara bari bamubonye ndetse banamumenye neza cyane. Umunsi wakurikiye rero Aline yazanye ya business plan yari yakoze maze ayihereza Yannick. Yaramubwiye ati nayikoze rwose, nayishoje, ngaho yisome ubundi umpa amafaranga kuko ndayakeneye byihutirwa. Yannick rero yatangiye gusoma ariko rwose asanga nta kintu kirimo neza. Yaramubajije ati none se iyi business plan yawe kwiterekana uko uzajya wunguka, ikaba iterekana uko uzajya unyishyura, mu by'ukuri iyi business plan urumva yuzuye? Nta kintu kirimo rwose ntakubeshye. Naho rero uyu mukobwa ati ngo iki? Ati uko nzajya nkwishyura? Ati kukwishyura se kandi nabyo birimo? Naho Yannick ati hanyuma wumvaga nafata igice cya miliyari nkakiguhereza gutyo gusa utazajya unyishyura? Ayo ni amafaranga ngomba kuguha ukayakoresha kandi akazangarukira. Ayo mafaranga ni menshi, niba ukora business ugomba kongera kuko izunguka, kuko ayo mafaranga agomba kunguka kandi akangarukira. Sinabikubwiye? Uriya mushuti wanjye wo muri iriya garaje yarakize yabaye umuherwe, ariko mu by'ukuri uko akira nanjye niko nkira, kubera ko nyine mu nyungu abona nanjye mafitemo uruhare rwanjye. Nawe rero niko nifuza ko twabigenza. Uyu mukobwa atari ko noneho urantunguye, gute wumva ko amafaranga wampa nazayakwishyura? Uba wibagiwe ko ndi umukunzi wawe? Ayo mafaranga ugomba kuyampa nyine nkayakoresha, ariko kuyakwishyura ntabwo bigomba kuba birimo. Yannick ati uwo nguwo ntabwo ari njyewe, kubera ko ayo mafaranga ni menshi cyane, ntabwo wakumva imyaka mba narayakoreye kugira ngo nyabone. Ntabwo rero nayarekura gutyo gusa. Ndakeka ko na papa wawe wambwiraga ko ari umukire cyane, iyo aza kuba akiriho ntabwo yari gufata ayo mafaranga ngo yaguhereze gutyo utamweretse icyo ugiye kuyakoresha, nuko azajya yunguka, nuko kandi azamugarukira. Naho uyu mukobwa yahise amubaza ati kubera iki ugaruye ibya papa wanjye kandi yaripfiriye? Aha yahise atangira kugira ubwoba agira ngo ahari Berize yaba yaramubwiye yuko ababyeyi be batapfuye, bakiriho, ibyo abavuga aba ari ukubeshya, ndetse no kuvuga ko yize kaminuza zo hanze ntazo yigeze yiga. Aha rero ubwoba bwaramwishe. Naho rero Yannick yahise amubwira ati umbabarire, ni urugero nari nguhaye, ntabwo nari nshatse kugucyurira, ahubwo nari nshatse kukubwira yuko umuntu uwo ari we wese niyo yaba ari umuntu w'ingenzi bingana gute kuri wowe, iyo bibaye ibya business, ibyo bindi by'isano mufitanye arishyira ku ruhande maze mukavugana nyine bya business. Aha rwose nta kintu kirimo, kandi hasi naguha amafaranga yanjye. Ukwiriye gukosora iyi business plan maze ukanyereka ibyo uzakora ndetse n'uburyo bizunguka,
nuko kandi amafaranga yanjye azangarukira. Yahise abijugunya ku meza maze arigendera. Uyu mukobwa yararakaye, yenze nko gusara, yavugije induru, umujinya uramwica ashaka kumena ibintu byose, kuko ntabwo yumvaga ukuntu aya mafaranga agiye kumuca mu myanya y'intoki, cyane cyane ko bisa nkaho n'ibyo yavugaga agiye kuyakoresha atari byo yari kuyakoresha, kuko nta gitekerezo na kimwe yari abifiteho. Yishakiraga amafaranga yo kwiryohereza gusa. Yannick rero amaze kujya ku kazi, uyu mukobwa yahise ahamagara umushuti we maze amubwira buri kimwe cyose. Ati ubu ndakubwiza ukuri ndi mu mazi abira, tekereza yuko wa mubyara wanjye yamaze kuza ndetse rwose ari hafi yanjye kurusha uko waba ubitekereza. Tekereza ko akora mu igaraje ry'umugabo wanjye. Mfite ubwoba ko yazamubwira buri kimwe maze akamubwira hashize hanjye. Noneho ikirenze kuri ibyo, mba mbona umugabo wanjye yaramwishimiye ku buryo niyo ari kumureba ku ifoto uba ubona rwose amwishimiye cyane. Mfite ubwoba nanone ko uriya mukobwa yazantwara umugabo. Naho rero uyu mushuti ati oya rwose ibyo byo byihorere, uriya mukobwa se w'umuturage kuriya urabona yagutwara umugabo binyuze mu zihe nzira? Ntabwo bishoboka. Nawe urabizi Yannick akunda abakobwa b'ibyuki, abakobwa bazi kwiyitaho. Ntabwo rero rwose uriya byashoboka. Noneho nyine Aline yahise amubwira ati ikibabaje kurusha ibyo byose, uzi yuko ya mafaranga nari naratse Yannick yayanyimye ngo ntabwo namweretse uko nzamwishyura. Tekereza kubwira umukunzi wawe ngo ukeneye ko amafaranga uzamuha azayakwishyura. Naho uyu mushuti we yahise amubaza ati ariko se ubundi nkwibarize, ari nkawe wafata igice cya miliyari ukagihereza umuntu gutyo gusa? Ati keretse uramutse ufite ikirombe uyacukuramo, kandi nabwo ndakeka ko rwose nta muntu n'umwe waguhaye amafaranga angana gutyo. Naho rero Aline ati nyine urumva iyo nza kumwaka nka miliyoni 100 yari kumfata nkaho ntari seriyasi. Ntumuzi se Yannick? Ntumuzi? Yari kugira ngo rwose nta kintu kizima ngiye gukora, niyo mpamvu namwatse amafaranga menshi. Naho rero uyu mushuti ati none se wamweretse nyine icyo uzayakoresha nuko kizunguka? Ngiye ndumva ibintu ari kugusaba ari ibintu buri muntu uwo ari wese yagusaba. Naho uyu mukobwa ati ubwo kandi wagira ngo ibyo byose ndabizi? Ntabyo nishoboreye rwose, nari namukoreye ibyo nshoboye, kandi ikindi ariya mafaranga rigasingiye kuyakoresha business. Ndashaka amafaranga yo kwinezeza. Ati aya mafaranga ntabwo ngiye kuyakoresha business, ndashaka amafaranga yo kwinezeza. Ubwo rero sinibaza ukuntu namwereka uko nzabona inyungu nkanamwemerera ko nzamwishyura, kandi mu by'ukuri mbizi neza ko nta gahunda yo kumwishyura nifitiye. Naho rero ku rundi ruhande Berize we yaricaye maze atangira gutekereza ati nihanganiye byinshi, Aline rwose yankoreye ibintu bibi byinshi, ariko ntabwo nari nzi ko ashobora kugera ku rwego rwo gushaka kunyica. Gusa ibi noneho byo birakabije, ngomba kureba icyo nkora bitari ibyo rwose. Uriya mukobwa ndabona azanyambura ubuzima, kandi ntabwo nkwiriye kubimwemerera. Nyamara ku rundi ruhande mama wa Berize we rwose yari yabuze amahoro. Muri rya joro nyine bashaka kumugongamo yarayashikagurika, ari kurota inzozi mbi, ndetse yumvaga ko hari umwana we ashobora kuba atameze neza. Yarazindutse rero mu gitondo cya kare maze aza kureba Berize. Yarakomanze. Berize agiye gufungura asanga ni mama we mu gitondo cya kare. Mama we yahise atangira kumuhobera, aramukandakanda, amureba mu mugongo, amureba ahantu hose. Ati mwana wanjye umeze neza? Ntushobora kubyumva ko ntari nzi ko ndi busange umeze neza. Naho rero Berize ati mama rwose meze neza, urumva se ari iki cyari gutuma ntamera neza? Mama we ati naraye nabi cyane, utekereze ko nari nzi ko rwose hashobora kuba hari ikintu cyakubayeho nabyiyumvagamo. Berize utarashakaga gukura umutima mama we yaramubwiye ati hoya humura, ni kwa kuntu nyine umuntu yiyumva nabi, ubwo rwose nawe nibyo byakubayeho, ariko njye meze neza nta kibazo na kimwe nifitiye. Wagombaga kandi kubanza ukampamagara. Naho mama we ati nari mpangayitse ku buryo ibyo byose ntari kubitekereza. Barahoberanye rero maze mama aramubwira ati nari nanagukumbuye mwana wanjye, Imana ishimwe ko umeze neza. Berize nawe ati nanjye nari ngukumbuye mama. Ubwo nyine batangiye kuganira, dore ko nyine bari bamaze n'iminsi batabonana. Ni nako kandi Berize yari ari kumubwira ibyo mu igaraje, ukuntu ubu ngubu none asigaye akora agahembwa, ukuntu asigaye yikodeshereza inzu, ukuntu asigaye yiyishyurira ibyo kurya, mbese ukuntu asigaye ari umukobwa witeje imbere. Mama ari kumubwira ati mwana wanjye urabizi umugisha wa kibyeyi narawuguhaye, kandi ukuntu uri umwana mwiza, Imana izakumpembere, izakumpere buri kimwe cyose wifuza mu buzima. Nyuma rero yo kubwira Aline ko rwose atamuha amafaranga gutyo gusa, uyu mukobwa
yatangiye kujya abwira amagambo mabi Yannick amubwira ko ntacyo ashoboye ndetse ko rwose ari umusore nyine wagira ngo rwose nta na kintu na kimwe aba yitayeho. Yatangiye kujya kandi amubwira yuko aba yibona ndetse yifata nk'aho ari imana y'abandi bantu. Aya magambo yababazaga cyane uyu musore, cyane cyane ko yakundaga uyu mukobwa ariko kandi yumvaga yifuza umukobwa mu buzima uzi gutekereza ndetse uzi gufata imyanzuro, kandi nanone niba ashaka gukora business akaba yayitekerejeho neza, atari business agomba guhombya, cyane cyane ko uyu mukobwa yabaga ashaka guhera ku mafaranga menshi ashoboka. Ibi rero Yannick yabaga ashaka ko uyu mukobwa agomba kwitwararika, akabanza agatekereza ku bintu neza, ntahubuke ngo akore ibintu atatekerejeho. Uyu mukobwa rero wese ko yabyumvaga, yumvaga kubera ko fiance we ari umukire byakabaye afata amafaranga akayamuha gutyo gusa. Umunsi umwe rero Yannick yaratekereje atari ko ubundi wazaganira n'uriya mukobwa wo ku igaraje. Uriya mukobwa abantu bose bahora baha indabyo kubera nyine ukuntu bahoraga bamushima, ati uriya mukobwa uhita abantu bose bakamunagaho indabyo, uriya mukobwa ntashobora kuba ari umukobwa udasanzwe. Wazamuganiriza nkumva niba hari icyo namufasha, ko bigaragara ko ashobora kuba yifitiye n'ubushake bwo gukora. Umunsi umwe rero yahamagaye wa muyobozi nyine w'igaraje maze amusaba ko yamwoherereza Belize aho yakoreraga muri biro ye, maze nyine bakabasha kuganira. Ahangaha Belize baramwohereje, yaraje yambaye agakanzu keza nyine byabaga ari amakanzu ya make make ariko nanone wabonaga bimubereye cyane. Yaritabye n'ibyubahiro byinshi, maze Yannick aramubwira ati icara aho ngaho. Batangiye kuganira rero ibintu bisanzwe cyane, Yannick amubaza uko ku igaraje bimeze, uko akazi kagenda ndetse rwose niba aba yumva akishimiye. Naho uyu mukobwa ati cyane, kariya kazi ndagakunda kandi cyane. Yannick rero yaramubwiye ati rero maze iminsi hari ikintu ndi gutekereza, narebye ukuntu umuyobozi w'igaraje ahora agushimagiza ndetse rwose ahora avuga ko uri umukobwa udasanzwe ugira umuhate mu gukora, maze nifuza kuba naganira nawe. Ikintu rero nshaka kuganira nawe ni iki, ndashaka kukubaza ikibazo. Uramutse ikibazo cy'amafaranga ntacyo ufite, uramutse ufite amafaranga nyine menshi, nta kibazo cy'amafaranga namba ufite, ikibazo ufite ari cyo gutekereza business ushobora gukora, wumva mu buzima wakora iyihe business? Uyu mukobwa rero yahise amubwira ati ndamutse nta kibazo mfite amafaranga ahagije, mba numva nanjye nakora igaraje, ariko nanone iryo garaje rikaba atari igaraje ryonyine, kubera ko namaze kubona ko nyine hari ibibazo byinshi cyane bivukira mu igaraje, kandi uramutse ufite amafaranga wakemura. Nk'ikibazo cya mbere, hari nk'abantu baza gukoresha imodoka zabo ariko nanone bari buzitegereze, nyamara nubwo bari buzitegereze baba bafite n'ibindi bintu byinshi bari buze gukora. Hari nk'ufite mashine akeneye ahantu hatuje yakorera akazi ke, hari ubushonje akeneye ahantu ho kurira, hari n'ubufite ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Ngero ndamutse mfite amafaranga menshi ahagije nakora igaraje ryiza cyane, ariko aho hantu narikoreye nkanafata ahantu nkahagira biro ya ba bantu bafite nk'ikibazo cyo kuba bakwikorera nk'akazi. Aho hantu nkahashyira wifi, maze abantu bashaka kuba bikorera akazi bakajyayo ahantu hatuje hari umwuka mwiza kandi batari kumva urusaku rw'iryo garaje, nubwo byaba ari ibintu byegeranye ariko nanone bitegeranye cyane. Ikindi cya kabiri, ku igaraje ryanjye nahashyira resto nziza ku buryo umuntu niba aje gukoresha imodoka ashonje ashobora kugenda akicara akaba yifatira amafunguro, akaba yifatira ikawa ndetse n'ikindi cyose yaba ashaka, akaba aruhuka mu gihe nyine ategereje ko imodoka yikorwa neza. Ikindi nanone natekereje, ushobora no kuhashyira massage, ukahashyira na salo yo kogosha cyangwa se yo gukora imisatsi y'abadamu, bityo nyine umuntu ashobora kuza gukoresha imodoka akayisigira abayikorera, maze akaba agiye kwiyogoshesha cyangwa akaba yigiriye muri ka massage, bakaba bari kumukorera ibintu bituma yumva amerewe neza. Bityo rero byatuma abantu bategereza bishimye ndetse n'abakiriya bakiyongera, kubera ko bafite ibintu bibahuza iyo bari gukoresha imodoka zabo. Ari kuvuga ibi bintu, Yannick yari ari kumureba yamwitegereje atari guhumbya, ubona yatwawe, ubona mbese wagira ngo ntahari. Uko rero uyu mukobwa yajyaga kurekera, Yannick yahitaga amubwira ati mbabarira ukomeze, kuko rwose yari yabaye interese n'ibitekerezo by'uyu mukobwa. Uyu mukobwa yarakomeje aramubwira, dore ko nawe atavugaga yadodaga,
yari umukobwa uzi ubwenge ku buryo ibintu yavugaga wabonaga nyine ari ibintu azi neza, wabonaga ari umukobwa uvuga adategwa. Yarakomeje amubwira ibyo bintu byerekeranye na bizinesi, maze Yannick aragenda neza neza aratwarwa burundu, ndetse rwose iki gitekerezo cy'uyu mukobwa yumva ni igitekerezo kidasanzwe. Aha rero uyu mukobwa yamaze kumubwira, maze Yannick ahita amubwira tumva ibintu uvuze byose nabaye interese, ndetse igitekerezo cyawe ntigisanzwe, ndashaka kukubwira yuko niteguye gushora muri uwo mushinga. Uyu mukobwa yahise amureba ati ushora mu wuhe mushinga se? Ati muri uwo mushinga wawe ndifuza yuko nashora muri icyo gitekerezo cyawe, ubundi ibyo byose wavuze kuko wabitekereje byose ukabikora. Uyu mukobwa ati boss mbabara rwose wikina ibyo bintu, nta muntu n'umwe ujya ubikinamo. Naho Yannick ati uri kundeba se ukabona ameze nk'umuntu waba uri gukina? None se nkubaze, waba uzi kwandika business plan? Uyu mukobwa ati cyane rwose, n'ubu tuvugana uramutse umpaye umunsi umwe gusa naba namaze kuyandika kandi imeze neza cyane. Naho rero Yannick yahise amubwira atumva noneho genda unyandikire business plan yanditse neza y'ibintu byose ushaka, ndetse iriho nyine na budget y'amafaranga ahwanye n'ibyo bintu byose nk'uko wabimbwiye, n'ibindi utambwiye nubitekereza nabyo bishyireho, uyu mushinga ngomba kuwushoramo. Naho rero uyu mukobwa wabonaga nyine ibintu byamurenze. Yannick ati wibitekerezaho cyane, wowe genda uyinyandikire, ubundi ibindi tuzabivugana umaze kuyinyandikira, gusa umenye ko rwose ndi kumva niteguye, ndetse numva uwo mushinga wawe wacimishije, ndi kumva kuwushoramo nta gihombo nagira. Yahise ahaguruka ati ahubwo tukiri no muri ibyo ndashonje cyane, ngwino tugende. Naho uyu mukobwa ati nze tugende? Yannick ati ngwino tujye gusangira, ndumva nshonje nkeneye gufata amafunguro kandi ndakeka ko nawe ushonje. Uyu mukobwa yahise amwenyura ko nyine agiye kurya ibyo kurya byo muri resto. Yari ari gutekereza ko agiye kujya muri resto ihenze, bwari ubu bwa mbere agiye kujya muri resto idasanzwe. Aha rero bahise bagenda maze barasangira, ndetse bari gufata amafunguro bakomeje kuganira, n'ubundi uyu mukobwa akomeza kumuha ibitekerezo. Yannick yari yumiwe kuko ni ubwa mbere yari abonye umukobwa uzi ubwenge, uvuga akavuga ibintu ukabona ni ibintu rwose azi neza, kandi nyamara uyu mukobwa bizwi yuko atigeze arangiza n'amashuri yisumbuye. Aha rero yari yumiwe, barakomeje baraganira. Yannick we yumvaga atataha yakomeza kumva ibitekerezo by'uyu mukobwa, yumvaga yatwawe wese. Bamaze gufata amafunguro yashimiye uyu mukobwa ati wakoze cyane kunganiriza, kuko niba hari ikintu kinshimishije ni ukumva ukuntu utekereza. Aha rero yaramutwaye ngo amutahane, ariko bari hafi kugera aho uyu mukobwa yari acumbitse. Uyu musore yahise amubwira ati uraza kunyereka aho utahane tuhagera? Uyu mukobwa yahise amubwira ati ntabwo ari ngombwa ko uhangeza, ahubwo ngeza hano dore ntaha hariya hirya, ntabwo nshaka ko uhangeza. Yannick ati kubera icyo udashaka ko mpakugeza? Naho rero Berize atumva nyine ndi kwanga amagambo y'abaturanyi, bashobora gutangira kuvuga ibintu byinshi n'ibihuha byose bakabivangamo. Yannick yaramubwira ati nta kibazo. Yaramusezeye ati gusa wakoze, uyu munsi wankoreye umunsi, ngaho genda rero ukore iyo gahunda twavuganye, ubundi nuyisoza uzambwire nze nyifate nta kibazo. Berize rero yaratashye maze ahita atangira nyine gukora ya business plan, kuko rwose nawe yumvaga agomba kuyikora, nubwo ibyo yari yabwiwe atari abyizeye habe na gatoya. Ku rundi ruhande rero Aline we rwose yabonaga ibintu bikomeje kuba bibi, dore ko nyine Yannick yari atakimwitaho. Nyamara uyu mukobwa yarabikekaga neza cyane ko Yannick ashobora kuba yaratangiye gukunda Berize. Yahamagaye rero umushuti we maze ahita amubwira ati ibintu byambanye bibi, tekereza ukuntu najyaga mbwira Yannick iby'amafaranga ntarasoza interuro, akaba yamaze kuyashyira kuri telefone yo nshaka yose. Nyamara ubu ngubu namusabye gukora business, ansaba kwandika business plan, nayo nyimwandikiye arayanga. None nta n'igiceri cy'icumi yampaye, ntabwo akimpa amafaranga uko mbishaka, ndetse ntabwo akinyitaho rwose uko bikwiye. Uriya mukobwa rero ngomba kumukura mu nzira, ibintu bitaraba bibi kurushaho. Uyu mushuti ati none urumva nyine ukwiriye gukora iki? Ati ngwino tujye kumureba aho atuye, kubera ko bampaye amakuru yaho, ubundi nyine tumukosore. Ibyo ari byo byose ntabwo azongera kwegera umugabo wanjye ukundi. Bahise bahaguruka maze bafata imodoka hari mu masaha y'umugoroba. Baragiye rero, bagezeyo batunguwe no kubona Berize ari kumwe na mama we bari kwitemberera. Bahise bahagarara bavuye mu modoka. Berize yahise agira ubwoba kuko we nyine
yari azi ibintu byose uyu mukobwa ari gupanga, ubwoba bwaramwishe. Naho rero Aline yahise yigira umwana mwiza ati tante wanjye umeze neza, nari ngukumbuye hari hashize igihe kinini. Ariko yarebanaga n'umushuti we nyine ukabona ko bababajwe no kuba bahasanze uyu mubyeyi. Nyamara mama wa Berize we yari yishimiye cyane kubona Aline, cyane cyane ko yari azi ko ibintu byose bigenda neza kuko Berize nta kintu na kimwe yari yarigeze amubwira. Aha rero Berize yaramubajije ati kubera icyo uri hano? Naho rero Aline ati namenye ko tante wanjye yaje nari nje kumusuhuza. Tante we wese amubwira ati ni karibu mwana wanjye, wabaye mwiza cyane, ahubwo muze tujye mu nzu maze tube tuganira. Aline utari uzanywe no kumusuhuza yahise amubwira ati yego nakabaye nicara, ariko uyu mushuti wanjye turi kumwe arihuta cyane, ubwo rero nuko nari mpanyuze ngo ngusuhuze, ubwo nyine tuzagaruka kugusura undi munsi. Bahise banagenda rwose bihuta cyane. Naho mama wa Berize yasigaye amubwira ati Aline yabaye mwiza. Naho rero Berize we yari gutekereza ati uriya mukobwa yarazanywe n'iki? Ubanza yaraje gusoza ibyo atabashije gusoza, ubanza yaraje kunyica noneho ari uko yahasanze mama wanjye. Ubwoba rero bwaramwishe n'ubundi, ariko nanone yari yarafashe ingamba z'uko nawe agomba kwirwanirira kuko uyu mukobwa yari amugeze ahantu. Nyuma y'iminsi rero Berize yari ashoje ya business plan yayizaniye rero uyu musore, maze atangiye gucishamo amaso yaratunguwe cyane ukuntu buri kintu cyose uyu mukobwa yari yacyitayeho. Yari yitaye kuri buri kimwe kugeza n'aho yari yamushyiriyemo n'ibyerekeranye na risike ziri muri iyi business. Yamweretse inyungu, yamweretse ibintu byose yari yabimushyiriyemo. Uyu musore yarayisomye maze ahita amubwira ati urantunguye, kubera ko mu ma business plan menshi njya nakira iki kintu cyitwa risike ntabwo abantu bajya bacyitaho. Biratangaje ko wowe wagitekerejeho, uri umukobwa w'umunyabwenge, ibintu bavugaga ni ibya nyabyo. Gusa wumve ko rwose nejejwe n'ukuntu nyine ibi bintu wabikoze. Naho rero Berize ati ngewe ntabwo ari ngombwa ngo ibintu byose mbe bifite mu mutwe, ariko ndanasoma ndetse nkanabaza ibyo ntazi, ndabibaza kugira ngo nsobanukirwe. Aha rero Yannick yaramubwiye ati ntiwumva, ubu nicyo kiranga umuntu w'umuhanga, kuko nta muntu wamenya byose, ariko kubaza ndetse no gusoma ni ingenzi kugira ngo usobanukirwe ibyo utazi. Ndanezerewe cyane, ndetse rwose ibi bintu wabikoze neza kurusha uko nari kuba mbitekereza. Yannick rero yahise abwira Berize ati hanyuma ibi bintu ngomba kubihereza umwavoka wanjye nawe agacishamo amaso, kuko nta bintu na bimwe ngomba gukora bitamunyuze mu maso. Gusa wumve ko wabikoze neza kandi byarangiye, uyu mushinga wawe ngomba rwose kuwushoramo. Aha rero nanone Berize yarongeye agira ubwoba, maze ati koko se nibyo? Uzi ko nabifataga nk'aho ari ibintu byo gukina. Naho uyu musore ati oya rwose ngewe ndakomeje. Berize ati none se mu by'ukuri kubera iki ari njye wahisemo? Hari abandi bakanishi b'abahanga muri kiriya kigo cyacu ndetse bazi ibintu kundusha, kubera iki ari njye waba warahisemo gushoraho amafaranga angana gutyo? Naho rero uyu musore ati impamvu naguhisemo ni uko abantu bose utekereza ko baba ari abahanga ubarusha ibitekerezo. Ndakubwiza ukuri ko ibi bintu wowe uba watekereje n'ibyo uba wakoze nta wundi muntu n'umwe wabitekereza. Ikindi kandi nta n'umwe urampa igitekerezo ngo ngisubize inyuma, ariko wowe igitekerezo cyawe wampaye nahise numva kinkoza ahantu. Ubwo rero rwose ibi bifate nk'aho byarangiye, ndetse utangire kwitegura kuba umuyobozi w'igaraje ryawe ndetse na bya bindi byose wavuze. Uyu mukobwa byaramucanze, yumva ntabwo ari kubyumva ibi bintu. Aha rero mbere y'uko Berize agenda, uyu musore yaramubwiye ati ufite impano, sinzi niba ujya ubyibonaho, uri umuntu udasanzwe, gusa ni byiza ko ibyo bintu byose ubimenya, ariko nanone ujye utandukanya business n'ubuzima busanzwe. Rwose niyo uza kuba udafite kino gitekerezo nari kumva nkwishimiye cyane, ariko sinari ko gushoraho amafaranga. Impamvu nshaka gushora amafaranga kuri wowe nuko nyine ufite igitekerezo gisumba iby'abandi byose. Ibyo bintu rwose ujye ubitandukanya. Gusa nanone uri umukobwa ukunditse, ndetse rwose uri umukobwa uzi ubwenge, umuntu wese yakwishimira kukugira inshuti mu buzima. Uyu mukobwa yaratashye, ariko nyamara guhera uyu munsi uyu musore yakomeje kujya amuhamagara ndetse amubuza kuzajya amwita bosi we, ahubwo amubwira ko ari byiza ko yazajya amwita Yannick.
naho rero Berize yaramubwiye ati nguhamagaye mu izina gutyo byaba ari nko kukubahuka, byaba bifatwa nk'aho uri mugenzi wanjye. Naho rero Yannick ati n'ubundi ndi mugenzi wawe kuko tugiye gukorana business, ubwo rero urumva ko nta mpamvu zo kunyita bosi. Umunsi umwe rero hari mu masaha y'umugoroba bari kuganira kuri telefone, aho Yannick yari ari kubwira Berize ko nyine umwavoka we yacishije amaso muri wa mushinga, maze akamubwira ko adakwiye guhomba uyu muntu, ndetse rwose ko akwiriye gushora muri uyu mushinga, ko ari umushinga mwiza cyane. Ariko bibwira rero Berize yari ari guseka ndetse rwose yishimye cyane. Naho rero uyu musore yari ari kumubwira ati sinzi impamvu mba numva ushobora kuzaba byose byanjye, ntabwo wakumva ko ntegererezanyije amatsiko umunsi uzaba umugore wanjye. Akivuga ibi ngibi rero uyu mukobwa ubwoba bwaramwishe nanone, maze araceceka kuri telefone. Yannick yakomeje kumuhamagara ati Berize kutavuga. Naho uyu mukobwa yari akanuye amaso yamuturumbutsemo kubera ari nyine iri jambo yari yumvise. Yannick yakomeje kumuhamagara ariko akumva uyu mukobwa ntabwo ari kuvuga, nyamara yari ari kumva, ariko ubona nyine ameze nk'umuntu watakaje controle. Muri kano kanya rero Aline yahise asanga Yannick aho yari yicaye, maze Yannick ahita ava kuri telefone. Naho uyu mukobwa Berize nawe yarebye telefone maze asanga bakubye. Kubw'amahirwe nyine maze ariruhutsa, yahise atangira kwibaza ati ariko se uyu noneho we nzamufata hehe? Umwanya umwe bari kumvugisha ibya business, undi mwanya akabivamo burundu akambwira ibindi bintu biterekeranye. Nk'ibi bintu koko nzabyitwaramo nte? Ubundi se kubera iki byantwaye umwanya munini kugira ngo umusubize? Mfate telefone se muhamagare maze mvugane nawe? Oya, ariko nanone ntabwo nabikora. Yakomeje kwibaza ibibazo byari byamubanye byinshi, yibaza ukuntu uyu musore amubwira ibintu bigiye bitandukanye. Yari atangiye gutekereza cyane ati none se uyu musore mu by'ukuri nzamufata nk'uwo dufatanyije business cyangwa nzamufata nk'umuntu utangiye kuntereta? Wabonaga nyine byamucanze. Aline rero we yahise yicara iruhande rwa Yannick maze atangira kumubaza ati ariko sheri kutakinsohokana, kutakinkorera ibintu byose wajya gukorera? Naho Yannick ati ni ukubera umwanya muto, mba mfite akazi kenshi, kuko nubwo yari afite imashini imbere ye ndetse na ya dosiye ya Berize imuri iruhande. Aha rero yahise amubwira ati ntureba ko mfite akazi kenshi se? Uyu mukobwa yarebye ku meza maze ababonye dosiye yagiye kuyifata. Naho Yannick rero yahise amubwira ati ibi ngibi ni iby'ibanga, ntabwo rwose ukwiriye kubireba. Uyu mukobwa ati ngo iki? Ati none se ushatse kuvuga iki? Naho rero Yannick ati ni umushinga w'umukiriya yampaye rero ngomba kuwucishamo amaso. Uyu mukobwa yabaye nk'usaze ati ntumbwire ko ugiye guha abandi amafaranga nyamara njyewe warayanyemye. Yannick yahise yihagurukira afata ibintu bye byose maze arahaguruka arisohokera. Uyu mukobwa yamwirutse inyuma maze Yannick ahita ajya mu modoka. Akigera mu modoka afashe telefone maze ahita ahamagara Berize ati ni ngombwa ko tubonana, dore ko nyine na ya dosiye yari ayifite. Ati ndashaka ko tuvugana kandi ndashaka ko tuvugana turebana. Naho uyu mukobwa ati ariko njyewe ndi mu rugo. Naho rero Yannick ati nta kibazo, we mbwira aho nza kugufata, ndaza kugufata maze twicara ahantu tuganire. Berize rero yahise amurangira nyine ahari kuko yumvaga ahari ari ibintu bya business bagiye kuvugana. Naho Aline yari ari kwiruka inyuma y'uyu musore amuhamagara. Uyu musore yamuciye amazi rwose, yahise yitwarira imodoka maze arisohokera. Uyu mukobwa yari agiye gusara neza neza, yari yataye umutwe. Yaragiye rero maze yisangirira na Berize, barishima kuko nubwo nta n'ikintu cya business bigeze bavuga, ariko bariganiriye batera story maze uyu musore yongera kumwenyura. Baratandukanye rero arataha, gusa yatashye yatinze. Nyamara Aline we yatangiye gucunga noneho uyu musore, dore ko iyi dosiye yayihigiye kutayibura, ku buryo umunsi wakurikiye yayishatse mpaka ayibonye. Yatunguwe no gusanga ya dosiye ari umushinga wa Berize, noneho yenza nko kwiyahura. Uyu musore rero igihe nyine yari atashye avuye ku kazi, uyu mukobwa yari amutegereje rwose. Akimukubita amaso yahise amukubitaho ibi bidosiye ati ibi bintu ni ibiki? Ni gute wafata dosiye y'uriya mukobwa? Ni gute wancaga inyuma maze ukajya kumureba ntabizi? Bishatse kuvuga ko nijoro ryabanje watinze gutaha kubera ko mwari muri kumwe. Uriya mukobwa
usa nabi, umukobwa utari mwiza, umukobwa udafite ikintu na kimwe cyiza, ni gute wanca inyuma n'uriya mukobwa udafite ikintu na kimwe rwose andusha? Ubwo kandi yabivugaga ari nako nyine ari gukubita inshyi nyinshi cyane Yannick. Aha rero Yannick umujinya waramwishe, maze ahita amubwira ati genda gake n'ikindi gihe uriya mukobwa akurusha ibintu byose, ndetse afite ibyo utazigera ugira mu buzima. Uriya mukobwa ni umuhanga, azi guca bugufi, uriya mukobwa ni umwana mwiza, uriya mukobwa kandi azi ubwenge wowe utazigera ugira mu buzima. Uriya mukobwa rero akurusha byose, nta n'ubwo ukwiriye kumwigereranyaho. Aline acyumva ibi ngibi noneho yamukubise inshyi amuhindukiza amukubita mu matama yombi. Uyu musore umujinya waramwishe kubera ukuntu yari n'igisore, maze azamura urushyi, ariko kubera ukuntu yari yariyemeje ko atazigera akubita umukobwa na rimwe, ukuboko kwaratitiye kuratitira, ariko arifata ntiyakumugezaho. Naho rero uyu mukobwa akajya amubwira ati ngaho nkubita n'ubundi ntaho bitandukaniye no kunkubita, ukuntu wanca inyuma ukanambwira ko uriya mukobwa ndenzeho. Naho rero Yannick yaramubwiye ati uriya mukobwa ntuzanamwigereranyeho, Berize akurenzeho inshuro zose utazi, akurenzeho inshuro 1000, ndetse rwose namuhitamo kurusha uko naguhitamo. Habaye amahitamo niwe nahitamo, yabaye yanyemereraga maze akanyemerera urukundo akankunda, kubera ko rwose ntaho ahuriye nawe. Uriya mukobwa iyo ndi kumwe nawe ndaruhuka, iyo ndi kumwe nawe mbasha gutekereza kure, naho wowe uri uw'ibibazo gusa, nta kindi kintu na kimwe ushoboye. Aline rero nawe yarakomeje noneho aramuhondagura. Uko nyine Yannick yamubwiraga ibyiza bya Berize, niko Aline yakomezaga kumuhondagura. Ahangaha rero Yannick yumvise umujinya umwishe, maze nanone ahita afata ya dosiye, maze ahita yisohokera kubera ukuntu umujinya wari umwishe. Akigera mu modoka yahise ahamagara Berize, maze amusaba ko rwose yahagarara ku muhanda akamutegereza. Uyu musore yaragiye, akigera ku muhanda akibona nyine Berize yavuye mu modoka yiruka, maze ahita agenda atangira kumusomagura. Yaramusomye nta kintu na kimwe aramubwira, maze aramuhobera aramukomeza. Yaramuhobereye atangira kumubwira amagambo y'urukundo, atangira kumubwira ukuntu amukunda, atangira kumubwira ukuntu aruta abakobwa bose yigeze guhura nabo, mbese atangira kumutera imitoma. Ahangaha rero Berize yaratunguwe, maze aramwishikuza. Yaramubwiye ati ibyo bintu uri kuvuga ni ibiki? Ufite umukunzi kandi muri gutegura ibintu byinshi by'ahazaza, gute rero wambwira yuko unkunda? Uyu musore yaramubwiye ati ibintu ndi kukubwira ni nabyo ndi gutekereza, ibyanjye n'uriya mukobwa bisa nkaho byarangiye kera, gusa nyine undeka ibyo ngibyo mbirimo, ariko mbabarira wumve ibintu ndi kukubwira. Ndagukunda kandi cyane. Nyamara hari umuntu wari uri gufata amafoto, yari ari gufata n'amavideo, uko ayafata ari nako ayoherereza uriya mukobwa ngo narinde. Abangaba rero barongeye barisomanira, ndetse rwose kano kanya Yannick yumvaga nibura ari kuruhuka, stress zose zari zimwishe yumvaga ziri kugenda zigabanuka. Yarongeraga agahobera uyu mukobwa akamufata cyane, maze akamuryama ku bitugu, agakomeza amuryamyeho, ari nako amarira ari gushoka. Wabonaga ibintu byamwivangiyeho, ibyishimo n'umubabaro byari biri kwivangira kuri we. Hanyuma rero Aline wari uri kuvugana na wa mushuti we, ari kumubwira ibintu byose byabaye, amubwira ukuntu umukunzi we amaze kumubwira ko yahitamo Berize inshuro 1000. Yagiye kumva yumva nyine amavideo ari kugenda aza, yarebye kuri telefone maze abona ko hari ibintu bidasanzwe. Yabwiye uyu mushuti ati uretse gato ndaje nguhamagare. Yahise rero atangira kureba ya mavideo, yarayitegereje arayitegereza, abona ko noneho bano bombi bari bari gusomana, ndetse rwose urukundo rwari rwinshi. Ahangaha umujinya waramwishe, maze ahita afata urufunguzo rw'imodoka yari yiyemeje noneho ko agiye kugenda, maze bose akabagongana. Yaragiye rero ageze muri iyi karitsiye, dore ko yasanze nyine batagihahagaze. Yaragiye maze ashaka abasore b'abaturanyi b'uyu mukobwa, ndetse bakoranaga no mu igaraje. Yarababwiye ati ngewe ndashaka kubaha amafaranga menshi cyane rwose, maze mukazankubitira uyu mukobwa, byaba na ngombwa ndetse mukanamuca nk'amaguru cyangwa amaboko. Aba basore rero bamusabye ifoto, maze abereka ifoto ya Berize. Aba basore batangiye kurebana, maze baraseka bati wa mukobwa we ufite ikihe kibazo? Wowe uri kuvuga ngo tuzakubite Berize, ngo tumuce amaguru? Uriya mukobwa nta muntu n'umwe wamukoraho, ahubwo rwose nawe umenye kuri mu byago kuba uri kuduha icyo gitekerezo. Ibyo ntabwo bishoboka.
uriya mukobwa ni inshuti yacu cyane, uriya mukobwa ni umuntu mwiza, nta muntu bagirana ikibazo, ntabwo turi kumva impamvu umushakira ikibi kubera icyo ushaka kumwica. Bose rero batangiye kumuteraniraho maze bahita bamubwira bati ahubwo niba ushaka amahoro va hano, nta mafaranga namwe waduha yatuma duhemukira inshuti yacu. Uriya iyo yatetse aratugaburira, iyo afite ikintu buri wese aba agifite hano muri iyi karitsiye, ni umwana mwiza cyane uzi kutubanira. Iyo hari uwagize ikibazo yakujyana kwa muganga, yakugurira imiti, yakurwaza, nta na kimwe atagukorera. None wowe uri kuvuga ngo tumugirire nabi? Ntabwo bishoboka, ahubwo ceceka tutaraguteza abashuti bacu ngo maze abe ari we tuvunagura amaguru, ahubwo ugende ugendesha amaboko. Uyu mukobwa yavuye hano ibintu bimucanze kuko yumvaga nyine atazi icyo gukora. Mu gitondo cya kare rero uyu mukobwa yagiye ku igaraje, ubwo ni Aline nyine, maze ajya gutukirayo uyu umukobwa Belize ndetse ashaka no kumukubita. Aha rero abantu bo ku igaraje bose baritambitse, na boss arimo yari ari gusakuza cyane ati ni gute wantwarira umugabo, urumva wantwarira umugabo ngaceceka? Aha rero Belize yari yamwihoreye rwose ari kumuhunga. Abaramufashe rero maze baramusunika, baramubwira ati nureba nabi ahubwo ni wowe turi bukubite, itonde kuko hano nta muntu n'umwe ushobora kuvuga Belize nabi duhari. Yasubiye mu modoka n'umujinya mwinshi, maze ahita agenda yerekeza kwa Belize nyine mu rugo. Akigerayo yahise abona nyine mama we ari ku muhanda, aho nyine yari ari kwigendera, ariko nanone ari kumwe n'umusore umwe wo muri ino karitsiye, dore ko nyine bamukundaga nka mama wabo kubera ukuntu bakundaga Belize, banakundaga buri muntu wese umukomokaho. Aha rero Aline akibona uyu mubyeyi yahise yagiserera, maze aragenda aramukubita. Imodoka yaramukubise yitera hejuru, arongera yikubita mu muhanda. Uyu musore yararebye neza maze abona ko ari wa mukobwa uhora aza kubabwira gukorera ibintu bibi Belize. Yahise atabaza rero anahamagara Belize kugira ngo aze nyine amufashe bamujyane kwa muganga. Belize akibyumva yaje yiruka atarwiyambitse, gusa uyu musore yamubwiye ko wamugonze yamubonye kandi ko rwose nta gushidikanya ari wa mukobwa uhora umwifuriza ibibi. Yaramumubwiye maze Belize umujinya uramwica, ariko nanone yagombaga kwita kuri mama we kurusha uko yakwita ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. Aline rero we yaratashye, ageze mu rugo ubwoba buramwica, ahamagara wa mushuti ati noneho ndapfuye, baramfunze, ubanza mama wa Belize mwishe, ndakubwiza ukuri noneho nshobora kuba ngiye kujya muri gereza. Uyu mukobwa ati narakubwiye imijinya yawe, narakubwiye kudatekereza kwawe, narakubwiye gufata imyanzuro uhubutse, ibyo byo rwose ubyitegure, baraza kugufunga kandi nibagufunga njye nawe ntabwo tuziranye. Ubwoba rero bwari bwamwishe, nyamara Yannick we yagiye kureba Belize ku kazi, maze bamubwira ibyabaye, bamubwira ko mama we nyine yakoze agisida. Aha rero yahise yihuta ajya kwa muganga nyine aho bari bamurangiye bari. Akigerayo yasanze bari kuganira, ubwo nyine ni Belize ndetse na mama we, aho nyine Belize yari ari kumubwira yuko uwamugonze nta wundi ari Aline, ndetse rwose mama we atari kubyumva, ati gute Aline yashaka kunyica? Aha rero Yannick yabaye ahagaze kugira ngo yumve ibi byose kuko yumvaga ari ibintu biteye ubwoba. Hanyuma rero Belize yabwiye mama we ati se mama, ukeka ko nabayeho ibihe byiza kuva naza hano? Yatangiye kumubwira uko byagenze, atangira kumubwira ukuntu yamuzanye akamugira umukozi, yajya yibonera akaza kakamukuraho, atangira kumubwira buri kimwe cyose, amubwira inshuro yagerageje kumwica, inshuro yaguriye abantu ngo bamwice, inshuro yamugonze ntapfe, yamubwiye ibintu byinshi, maze aramubwira ati ni ukuri ntabwo wamenya ko rwose uriya ari mubyara wanjye. Ati noneho ikintu kibabaje ni ukuntu yirirwa abeshya ngo nta babyeyi agira, ni nako yabeshya umukunzi we ngo ntagira ababyeyi kandi abafite. Ati ibyo bintu birababaje, uriya mukobwa ntabwo ari wa wundi wari uzi, yarahindutse rwose kandi yabaye umwana mubi cyane. Aha rero Yannick yahise yinjira, maze ahita amubaza ati ngo iki ibintu numvise nibyo? Aline ni mubyara wawe? Aline afite ababyeyi? Yarumiwe, maze Belize ahita amubwira buri kimwe cyose ati yego ni mubyara wanjye, ariko nanone yari yaramubujije kubivuga. Ibi byose rero yamaze kubivuga, maze Yannick yibuka ko atigeze asuhuza mama wa Belize, yaramushuhuje, maze aramubwira ati urwara ubukira kandi ni ukuri umbwire buri kintu cyose
gikenewe hano kwa muganga, ngomba kucyitaho. Ikindi kandi uriya mukobwa ntabwo agomba kugumya ari kwidegembya, ngomba kumufungisha byanze bikunze, kuko ibyo yakoze agomba kubihanirwa. Yavuye hano maze arasohoka, gusa yasabye nyine Berize ko yamuherekeza. Bageze hanze rero y'ibitaro, uyu musore yaramubwiye ati mbabarire ku byabaye byose, kubera njyewe ntabwo nigeze menya ko mufitanye isano, sinigeze menya ko yagerageje kukwica inshuro zingana gutyo. Gusa nyine nta kindi aguhora uretse urukundo ngukunda, kandi ni ukuri kuba ngukunda sinibeshye, nahisemo neza cyane. Ndagukunda, ibyo ndabikubwiza ukuri, nubwo aha hantu atari ahanya ho kubikubwirira, ariko umenye ko ngukunda kandi umutima wanjye uhora umpatiriza kubikubwira. Naho rero uyu mukobwa yahise amubwira ati rwose nanjye nakwishimira kuba umukunzi wanjye. Uyu mukobwa rero nawe yahise amusubiza ati nanjye rwose nakwishimira yuko uba umukunzi wanjye, kubera yuko uri inzozi z'abakobwa bose, nanjye ndimo. Uri umusore mwiza ndetse ugira umutima mwiza, nubwo rwose atari cyo gihe, ariko ndakubwiza ukuri ko igihe bizaba ari ngombwa nzakubwira ko ngukunda n'umutima wanjye wose. Aha rero Yannick yahise aseka maze ahita amubwira ati igisubizo n'ubundi nakibonye, nabyumvise ko ari yego. Yaramuhobereye, aba bombi barahoberanye maze barasomana batitaye ko rwose bari no kwa muganga. Yannick yaramubwira ati ndishimye, ntabwo ushobora kubyumva, gusa ngiye kwita ku kibazo cya Aline kandi kigomba gukemuka. Naho wowe nuramuka ugize ikibazo icyo ari cyo cyose ujye umpamagara, ndahari ku bwawe. Uyu munsi rero Berize yahise amubwira ati urakoze cyane Yannick. Yannick yarishimye ati noneho umpamagaye Yannick, ndabikunze cyane. Naho rero uyu mukobwa ati ntuhangayike, mu minsi mike ndabisimbuza Chérie cyangwa se Hani n'ayandi mazina yose, uzahitamo iryo ushaka. Uyu musore yarongera akata maze arongera aramusuhuza, arongera aramuhobera. Yaramuhobereye cyane maze aramubwira ati ndikumva nta kurekura, ariko nanone ugomba kujya kwita kuri mama, gusa umenye ko ku mutima turi kumwe. Ubwo yabivugaga ari no kwikomangaho. Baratandukanye maze nyine Yannick aragenda kuko yagombaga kujya kwita ku kibazo cya Aline. Ntabwo rwose byatinze kuko yahise amuhamagarira polisi iza kumufata. Uyu mukobwa rero yari ari gutakamba asaba imbabazi, ariko nta kintu na kimwe Yannick yashakaga kumva, kuko yibazaga ukuntu amaze iki gihe cyose abana n'inyamaswa mu nzu, dore ko uyu mukobwa atarakimufata nk'aho ari umuntu muzima, ahubwo yamufataga nk'inyamaswa neza neza. Nyuma y'iminsi mike rero mama wa Berize yaje gukira neza maze bongera gutaha. Aha rero Yannick yazaga kubasura buri munsi amuzaniye imbuto ndetse n'ibindi byose yabaga akeneye. Yamubwira ko akunda umukobwa we kandi amukunda cyane, ndetse rwose yifuza ko yazamubera umugore. Ahangaha mama wa Berize yaratunguwe maze amubwira ko rwose nawe yamukunda ndetse rwose yakwishimira yuko yamubera umukwe. Yamubwiye ko amwishimiye ndetse amubwira ko rwose umugisha wa kibyeyi awubahaye, kandi koko yari abishimiye cyane. Aha rero noneho Yannick yatangiye kuzajya aza kubasura uko abishatse, buri munsi akaza akabareba ndetse akanasohokana Berize. Ni nako kandi ubwo batangiye gushyira wa mushinga wabo mu bikorwa, ndetse rwose batangira nyine ya proje yabo, batangiye kuyikora ndetse proje yabo iragenda rwose iraryoha. Uko neza Berize yari yarabipanze niko byagiye bigenda. Aha rero umunsi ku munsi Yannick ntabwo yahwemaga gutungurwa n'uyu mukobwa, ukuntu yatekereje umushinga mugari nk'uwo nguwo ndetse akawutangirira rimwe, kandi mu by'ukuri uwo mushinga ukaza kuba umushinga wabashije kureyisisa rwose neza cyane. Uko Yannick yazaga kureba iby'uyu mushinga yaratungurwaga, kuko yasangaga buri gihe bari mu nyungu, umushinga umeze neza, ndetse n'uyu mukobwa akomeje kugenda awukontorora amwereka aho ibintu bitari kugenda neza, icyo bakwiye gukosora, icyo bakongeramo, icyo bakuramo. Mbese yahoraga amubwira utuntu dushya gusa. Uyu musore rero yaragiye akunda Berize byo gupfa, noneho urukundo rwagiye ruriyongera maze aragenda aramusarira koko, akajya abibwira abahisi n'abagenzi ko akunda uyu mukobwa, ndetse ko uyu mukobwa adasanzwe. Ba bantu bakoranaga ku igaraje baragiye bishimira iterambere ry'uyu mukobwa, dore ko nabo kandi yakomezaga nyine kugenda ababa hafi umunsi ku munsi. Noneho rero Berize yaje kubwira Yannick ko yifuza ko noneho bakora ishuri
rizajya ryigisha abagore gukora imodoka ndetse kumenya ibintu by'ibanze ku buryo niba imodoka imupfanye ari ahantu atabasha kubona umukanishi, nawe ubwe nyine yabasha kwirebera maze akagira utubazo yikemurira. Ibi bintu rero nanone Yannick yabyumvise vuba cyane kuko ibitekerezo by'uyu mukobwa byahoraga ari ibitekerezo bidasubirwaho rwose, ari ibitekerezo nyine byiza wumva nawe ukumva ko ari igitekerezo udakwiriye gusubiza inyuma. Iminsi rero yaragiye irisunika maze umukobwa arakora atera imbere ndetse ibintu byose birahinduka. Yannick nawe arakomeza yinjiza amafaranga avuye muri bizinesi zigiye zitandukanye ndetse n'iyi ngiyi imwinjiriza amafaranga menshi cyane. Umunsi umwe rero bari basohotse bari kuganira maze Yannick ahita amubwira ati ndi kukureba umuyobozi w'igaraje rikomeye muri kino gihugu, igaraje riteraniwemo n'ibindi bintu byose, abantu bose bishimiye serivisi zawe. Tekereza ko nkunda gusoma komenti kuri serivisi zitangirwa muri iriya garaje, ariko abantu bose baranyuzwe ndetse ahubwo amagaraje yose yabuze abakiriya kubera ukuntu nyine igaraje ryawe ririmo byose, umuntu aza akabona buri kintu cyose ashaka, abaza muri salo, abaza muri massage, abaza kwikorera inama zabo bari no gukoresha imodoka zabo, mbese abantu nta kindi bakirirwa bavuga uretse ririya garaje ryawe. Ndakubwiza ukuri warantunguye kubera ko niba hari umukobwa nzi w'umunyabwenge nigeze mpura nawe ni wowe. Uyu mukobwa rero yaramushimiye ati byose ni wowe, iyo utaza kuhaba ntabwo mba ngeze ahangaha, iyo ataza kuba wowe nta na kimwe mu byo mba mfite. Gusa wumve ko mbara ngushimira kandi uri umuntu w'ingenzi kuri njyewe. Ikirenze kuri ibyo ndagukunda cyane, uri byose kuri njyewe kubera ko ngufata nk'umukoresha wanjye, nkagufata nk'umusheri wanjye, mbese ngufata nka byose kuri njye, ngufata nka mwarimu wanjye wanyigishije ubuzima. Buri cyose ni wowe ugihagarariye mu buzima bwanjye. Uyu musore yahise amubwira ati oya rwose byose ahubwo ni ukubera wowe, ukuntu uri umukobwa w'umunyabwenge. Iyo utaza kuba ufite ubwenge nk'ubwo ufite nta kintu kiba cyarankururiye kukwegera ngo maze menye ibitekerezo byawe. Aba bombi barahagurutse barahoberana maze Yannick abwira uyu mukobwa ukuntu amukunda, ukuntu ari byose kuri we, ndetse uyu mukobwa nawe abwira Yannick ukuntu amukunda. Yannick rero yahise amubwira ati hanyuma rero ndifuza ko noneho ibi bindi twaba tubishyize ku ruhande kuko ndakeka twaramaze kugera ku rwego twifuzaga kugeraho. Ndifuza ko rero njye nawe twakora ubukwe, noneho ukamba iruhande kuko sinifuza ko rwose wakongera kumba kure. Uyu munsi rero uyu mukobwa Berize yahise abwira Yannick ati sheri, ibyo byose ndabikwemereye kuko nanjye ndifuza kubana nawe, ariko hari ikindi kintu nifuza kugusaba. Ndifuza yuko twababarira Line ndetse tukamufunguza akajya mu buzima bwe kuko uriya ni amaraso yanjye. Uko byagenda kose papa we yatugiriye neza igihe nta kintu twari dufite. Ubwo rero ibyo byose nabigirira ababyeyi be maze rwose nkamubabarira, ntazarinde kuborera muri gereza. Aha rero Yannick yaramubwiye ati nta kibazo, ibyo ushaka byose bigomba kugenda uko ushaka. Nyuma y'iminsi mike rero bagiye kuri gereza maze bajya gusabira imbabazi uyu mukobwa ndetse rwose babemerera ko bazamurekura. Baramurekuye rero maze aza gufata ibintu bye kwa Yannick. Agiye gusohoka Berize yaramubwiye ati impamvu nkuretse nguhaye imbabazi si uko rwose wari uzikwiye, ahubwo nuko nibutse ko ababyeyi bawe hari ibyiza batugiriye kandi njye nibutse ko uri amaraso yanjye, ntabwo nakwitura inabi wangiriye. Niyo mpamvu nkuretse kugira ngo ugaruke mu buzima busanzwe, ariko nanone sinifuza kuzongera kukubona ukundi mu buzima bwanjye. Aline rero yarabashimiye maze kandi bose abasaba imbabazi, gusa nta kintu na kimwe bigeze bamusubiza ku by'imbabazi yari ari kubasaba. Baramuretse maze aragenda. Aba rero bigumiye mu munyenga wabo w'urukundo ndetse batangira kwitegurira ubukwe bwabo. Byari ibyishimo kuri bo ndetse n'inshuti zabo, dore ko n'ubundi inshuti za Berize zari zaragumye ari b'abaturanyi be ndetse n'aba bantu bakoranaga mu igaraje, kubera ko ari bo bantu yamenye igihe nta kintu na kimwe yari afite. Abo rero ni nabo bari barakomeje kuba inshuti ze z'akadasohoka. Nyuma y'igihe gito rero aba bombi bakoze ubukwe maze batangira kubana nk'umugore n'umugabo. Nyuma y'ukwezi kumwe gusa ibyishimo ari byose mu rugo rwabo. Hari igitondo kimwe maze Berize
ari gutegurira amafunguro umugabo we ya mu gitondo, yatangiye kumva ibintu byose bimunukira mu buryo budasanzwe. Aha rero yatangiye kwibaza niba yaba arwaye. Yarihanganye arakomeza arategura. Yateguye ameza maze asaba umukunzi we ko yaza bagafata amafunguro, ariko nyamara atangiye gushaka gutamira kuri ibi byo kurya yahise atangira kumukorwa ndetse ashaka kugarura ibyo atigeze arya. Yagiye rero mu bwiherero maze rwose atangira kugarura kandi bikomeye. Uyu musore rero wamukundaga cyane yatangiye kugira ubwoba ati none umugore wanjye yaba arwaye, haba hari ikibazo afite. Yahise amwirukankana kwa muganga nta kindi kintu na kimwe yitayeho. Muganga rero yamukoreye ibizami maze aza kubaha ibisubizo ari guseka. Bamubajije impamvu ari guseka kandi umugore wa Yannick arwaye cyane. Muganga rero yababwiye ko atarwaye ahubwo ari ibisubizo kubera ko afite umwana mu nda ye. Aba bombi bararebanye maze Belise amusubishamo ati mugabo uvuze ngo iki? Muganga ati mvuze yuko utwite, ufite inda y'ibyumweru 3. Ahangaha rero Belise yarishimye ndetse rwose n'uyu musore Yannick yaramuhobereye ati ntumbwire ko ngiye kuba papa. Naho Belise ati nanjye ntumbwire ko ngiye kuba mama. Barongeye barahoberana, ibyishimo byari byose rero. Maze Yannick akomeza gushimira Belise ukuntu yazanye umugisha mu buzima bwe, ukuntu ndetse kuva Belise yaza bizinesi ze zose ziri kugenda neza, ibyishimo ari byose, ndetse ko rwose uyu mugabo ibintu byose biri kuba byiza kurusha uko byari bimeze. Naho Belise ati icecekere ntabwo ubizi, wowe rwose ibyo wazanye mu buzima bwanjye byose nabivuga ngo mbirondore, kubera ko uri umugabo udasanzwe kandi wampinduriye ubuzima mu buryo bushoboka bwose. Noneho ugeretseho no kuba ugiye kumpindura mama. Ndagukunda kandi nzahora ngukunda iteka ryose. Naho Yannick ati wimvugira ibintu, ninjye ngukunda kandi nzagukunda ubuziraherezo. Aba barongeye barahoberana, ibyishimo rero byari byose kuri iyi couple ndetse no mu rugo rwabo. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kwikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.